munyarwanda kazi nakibaye kirungu cyakituriye umurisha kariwe mbega pepere kotangirisha kukotegeze kudutegeze twese turabizi inyuma yo kumena amaraso y'abanyarwanda batabarika none uyu munsi nturirashaka gukomeza kuyobora aka gatsiko karogoje u Rwanda ku isonga bakagatungo umugabo utaratinye kwivuga ibitekerezo byo kucavuganye yivugira ko kutamuta isoni baranze u Rwanda bambuka amahanga ngaho kongo bararira i Burundi sinakubwira ubonye ushaka kugumya kubayobora Kagame n'umubeshi werishaka kibarabashuka uraguhumye mwitegereze mureke kore k'igihugu tufatanye 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 kandi tuzatsinda kuko yafata ubutegetsi bw'umufuka utera 2003 uko babonaga bamekina mico y'amatora 2010 bihugu 2015 agahindura itegeko nshinga amategeko k'ubutegetsi 2017 bakora amahano bahamba burundu demokarasi none 2024 ngo nimugiye gutora 15 nyakavugwa babasaba kuzasubira mu muhango w'amatora yarangiye kera mbere yo kujyayo nimubanze mubaza abo babeshi aho bisi yo makumyabiri beshi werishaka kibarabashuka uraguhumye mwitegereze mureke kore k'igihugu tufatanye 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 kandi tuzatsinda ese mudasoba kuri buri mwana mutubeshe zirihe ubukene burabuza ubuhuha abana bacu baragwingiye kubera inzara imisoro y'ikirenda abazunguzayi barakubitwa kangondo na kibira bapfambura ibyacu imari zacu nka mushahidi karasira tumaze nshimana rashidi itabane n'abandi baheze mu bihombe mbere yo kujya gutora mubanze mubazubu Kagame icyo yahuye Kizito Mihigo wisereka n'abandi narondoye abashimutwa buri munsi abicirwa mu magereza no mu mahanga Kagame n'umubeshi werishaka kibarabashuka uraguhumye mwitegereze mureke kore k'igihugu tufatanye 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 kandi tuzatsinda munyarwanda uri hose menya ko gaburiye mwisiza katazabonekera mwisakate n'ikimwe bari kuri ubu butegetsi bareka abanyarwanda bitiremo uwo bashaka bitari byo abaturage tuzaguruka twirwaneho revolution ntakiza isubiza inyuma byanga bikunda tuzatsinda ndabasuhuje mwese kandi mbashimira kuba mwongeye kuza ngo dufatanye kuri uyu mugoroba w'itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2024 nk'uko bisanzwe ni Rugaba Patrick tugiye gufatanya muri za gahunda zacu z'ibiganiro dukora kenshi kugira ngo tuganire ku bibazo bitandukanye cyane cyane ibyugarije igihugu cyacu tunarebera hamwe uburyo ki abantu babisohokamo. Uyu munsi rero dufite umutwe w'amagambo ugira uti cyangwa umutwe w'ikiganiro menya umutwe w'amagambo babivuga muri Bibiliya ku bakristo. Umutwe w'ikiganiro uvuga ngo mu Rwanda dukeneye ubwisanzure mbere na mbere amatora akaza nyuma. Insanganyamatsiko turaza kuganira mu buryo burambuye wenda n'umutumirwa wacu ntago nifuza kwivugaho cyane. Gusa icyo navuga nuko uyu munsi mu Rwanda harangiye iminsi 20 cyangwa 21 niba ntibeshye y'ibikorwa byitwa ko ari byo kwiyamamaza mu matora azaba ku munsi wa mbere ariko ku cyumweru bizahera muri diaspora ku wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi nibwo hazaba amatora n'umuhango w'amatora ko mu by'ukuri amatora yarangiye aho bazakora umuhango nyine wo gutora umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Kenshi dukunda kuvuga umukuru w'igihugu ariko menya abantu benshi batanazi ko hazaba nayo matora y'abagize inteko ishinga amategeko ariko birumvikana impamvu abanyarwanda wenda batakita kuri iby'amatora no kubimenya nuko babonye ko nta kintu mu by'ukuri babamarira nabyo turaza kureba ntago ari cyo kibazo abanyarwanda bafite uyu munsi. Hari ibindi bibazo byihutirwa abanyarwanda bafite bifuza ko bikemuka mbere y'uko kujyanwa mu ikinamico ry'amatora.
Ntabatindiye rero reka mpe ikaze umutumirwa wacu w'uyu munsi, tuganire nyuma turaza guha ijambo n'abandi. Ni ikiganiro kitaraza kuba kirekire cyane ariko nizera ko kiraza kuba ikiganiro cyiza kandi turafatamo ingamba zatuma turushaho gushyira hamwe no kuzamura amajwi yacu no kuzamura imbaraga zacu mu kwamagana ubutegetsi bw'igitugu buri mu gihugu cyacu ndetse no gusaba ko ibintu byahinduka ku neza y'abanyarwanda bose. Reka rero nsabe umutumirwa wacu Eric ufungure mikoro usuhuza abari mu kiganiro naho dutangira n'ikiganiro. Rugaba urakoze, ndagusuhuje kandi ngushimiye yuko wateguye ino space, nkaba nshuje n'abandi bari muri ino space bose ndetse n'abazayikurikira nyuma. Iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo dukeneye ubwisanzure mbere na mbere, amatora akazaza nyuma. Ndumva ari insanganyamatsiko iri ku munsi nyawo, kuko ejo bundi n'umunsi ukurikiyeho abanyarwanda bazajya mu matora, ariko nk'uko babivuze amatora yararangiye. Ariko nubwo amatora yarangiye, ibibazo by'abanyarwanda byo birahari, kandi nta wundi muntu ushobora gukemura ibibazo by'abanyarwanda igihe cyose abanyarwanda tutarabona yuko ari twe tugomba kubikemura. Kandi kugira ngo tubashe gukemura ibibazo byacu dukeneye ubwisanzure, dukeneye kuvuga ijwi ryacu rikumvikana. Nta jwi rigomba kutumvikana mu gihugu umuntu aba yaravukiyemo, niyo yaba ari 1% agomba kumvwa kandi akubahwa kandi akabona umutekano mu gihugu cye, niyo yaba ari 10. Noneho ku rundi ruhande niyo 99.9% baba bari kuvuga ibintu bitari byo, ntago bibigira byo, ntago bituma ko miliyoni 10 zivuze yuko ikintu ari cyo kandi atari cyo bituma icyo kintu gihinduka cyo. Niyo mpamvu umubare mwinshi FPR yagumye kugaragaza mu mafoto, mu mavideo, mu minsi ya mitingi zayo, ntacyo uvuze mu gihe abo bantu badafite ubwisanzure bwo kuvuga ibi bari ku mutima. So ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Nkaba ngusubije ijambo kugira ngo dutangire ikiganiro. Urakoze Eric. Mbere yuko wenda tuza kugera ku nsanganyamatsiko nyirizina, hari ibintu ugarutse uvuga uti za mitingi za FPR, amanama, twabonye abantu bajya mu masitade, ku bibuga, abantu barara amajoro, amasoko afungwa, amashuri bayabuza kwiga, insengero zifungwa kugira ngo abantu bashorerwe nk'amatungo bajyanwe ku ijoro, barare bicaye mu kibuga bategereje Paul Kagame ngo buke aze kuhagera bananiwe, izuba ryabishe, yifotoze atuko position, atuke bashebuja bamuhaye ubutegetsi uyu munsi, akaba ashaka kuvuga ko bafitanye ibibazo. Wenda birahari ariko n'ibibazo byabo ntabwo bitureba nk'abanyarwanda, kuko iyo abantu babiri bishize hamwe bari mu bikorwa byabo bibi, iyo baje gushwana ntabwo twagombye twe kubibazwa, kuko twe turi ba victime y'ibyo byose, ntabwo ari ibintu yagombye no kuza kutubwira. Biriya bikorwa byiswe kwiyamamaza, njye nakunze kenshi kubyita ko ari ibikorwa byo kwifotoreza ku baturage mu by'ukuri, ariko reka tubyite wenda uko bo bashaka kubyita. Iki gikorwa cyo kwiyamamaza Eric wagikurikiraniye hafi, wakibonye ute uyu munsi cyasoje, kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi gisoza? Wagerageza guha abantu wenda batagize uwo mwanya uhagije wo kubikurikira isura rusange y'uko ibyo bikorwa byagenze? Rugaba urakoze. Nk'uko bivuze babyita kwiyamamaza, nyamara mu by'ukuri ni ikintu cyonyine bigamije, ntago bireba abanyarwanda. Biriya Kagame ntago agiye kwiyamamaza ngo atorwe n'abanyamahanga, atorwe na Amerika, atorwe n'imiryango y'ubumwe bw'Uburayi, atorwe. Kagame ari kwiyamamaza nk'umukandida uzayobora abanyarwanda. Ariya mafoto rero bafata ni ukugira ngo bereke abo batari mu Rwanda, abo badahari, kubabwira ati uyu muntu arakunzwe. So igikorwa cyo kwiyamamaza kigomba kurangwa n'umuntu uje afite icyo abwira abaturage gifatika. Nakunze kureba ba Mpayimana na ba Green Party,
bo byibuze bajya banyuzamo bakemerera abo bagiye kureba ibyo bazabakorera. Kagame nta kindi n'imitingi yo kuvuga ngo niwe nta wundi, ariko ntabwo bamubaza ngo ese muri iyi myaka 5 iri imbere ni iki ushyize imbere ngo akubwire ngo ni iki ngiki nshyize imbere. So icyo navuga kuri izi kampanye rero uwo bikomojeho, icya mbere ni ubwinshi bw'abaturage, ariko buriya bwinshi bw'abaturage ikintu buvuze gikomeye ni ubwoba abaturage bafite n'igitugu babashyiraho kugira ngo babashorere nk'abashoreye amatungo, babajyane kubiriza ku zuba kugira ngo Kagame abashe kubona amafoto yereka abazungu. Noneho iyo ugiye kuri kote ya Kagame ni umukandida, ntabwo araba perezida w'imyaka 5 ikurikiyeho, ariko we arabizi ko yamaze kuba perezida. N'ibyo uyu munsi yakoze interview, abanyamakuru bamubazaga nka perezida w'imyaka 5 iri imbere, barabizi ko yamaze kuba perezida, nawe ubwo arabigiyiziye. Icyo ashaka no kugira ngo hatagira umuntu umubwira ngo ntago ari perezida ukunzwe n'abaturage. So nta porogaramu afite ya politiki wavuga ngo aje atubwira wenda ko mu burezi hari ikintu iki azahindura, atubwira ko wenda azajya kuganira n'abayobozi ba Kongo kugira ngo bakemure ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo ntago abikozwa. Kubera iki? Kubera yuko mu by'ukuri ntago abifitiye ibisubizo, kuko we ikimuraje ishinga ni ukuguma ku butegetsi uko bishoboka kose. Kandi noneho akaba afite n'ikindi kibazo cy'uko abanyarwanda yamaze kubahamura no kubatera ubwoba ku buryo atitaye ku bibazo by'abanyarwanda. Ikindi kintu nabonye nuko nyine nkuko twese twabibonye ni abakandida ahanganye nabo, abakandida bafite ingufu, abakandida batorwa ntago bemerewe kwiyamamaza. We yishyiriraho abakandida badafatika kugira ngo bahangane. Noneho muri uko kwiyamamaza kwe, muri izo mbwirwaruhame zidafite aho zihuriye n'amatora, ahubwo ugasanga agiye gusebya abakandida yabujije kwiyamamaza. Mwarabyumvishe aho yatutse Madame Victoire Ingabire. Nkuko tugiye kubiganiraho, ntabwo yamututse gusa, ahubwo yakoresheje imvugo itandukanya n'abanyarwanda. Noneho usanga Kagame na FPR bubakiye ku mahano ya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, aho bo bumva ariho honyine bashobora gukura ubuyobozi bw'u Rwanda. Nyamara u Rwanda rwari ruriho mbere ya 1994 na nyuma ya 1994 ruriho, kandi abaturage usibye uburyo abacunaguza baracyariho, baragerageza mu mago yabo, mu mirima yabo, mu kazi kabo ko kwiteza imbere. Nyamara Kagame we ntago abikozwa, ku buryo usanga ikintu ashyize imbere n'uvuga ngo ntago wayobora ngo uri umwana w'umujenosideri. Iryo ni ikosa rikomeye umuntu uri guharanira umwanya wa perezida wa repubulika atagombye kuvugaho, cyane cyane ko icyo kibazo cy'ubumwe bw'abanyarwanda, icyo kibazo cy'ubwiyunge cyamunaniye. Amaze imyaka 30 icyo kibazo ntarakibonera igisubizo, kubera yuko ari umwe mu bateye icyo kibazo, kubera ko ari umwe mu banyamakosa batumye icyo kibazo gikomeye kiri mu banyarwanda. So noneho akagaruka nanone muri uko kwiyamamaza kwe, ugasanga ari gutuka abayobozi b'u Rwanda bamubanjirije. Muri bukavuga ngo abayobozi ba mbere ngo ni abapumbafu. Ubundi umuyobozi yubaha aho yicaye, uko mbere yuko ahicara hari uwahicaye mbere ye, nanahava hari undi uzahaza. Nawe uyu munsi bamubajije ikibazo muri yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru, bari ikintu bamubazaga cyane gikomeye ni nyuma yawe bizagenda gute. Nawe hari ahantu yagize avuga ati uzaza nyuma yanjye natabikora neza
ibyo ni iby'abanyarwanda, ibyo biramureba. Uko niko kuri k'ubuyobozi. Umuyobozi ajyaho agakora ibyo ashoboye, akavaho hakaza undi. Iyo ukoze ibyaha uri ku buyobozi, icyo ni ikindi kibazo, ariko ntabwo bikuraho ko u Rwanda nk'igihugu rwagize abayobozi kuva rwabona ubwigenge. Abo bayobozi bakora kontinuité y'ubuyobozi bw'igihugu. Ako ni akazi gakomeye gatuma u Rwanda rwitwa u Rwanda ku isi. So kuba uri umuyobozi rero wishyira mu mutwe yuko ari wowe kamara, ari wowe wenyine igihugu cyatangiriyeho, ko mbere nta kindi kintu cyabagaho, ukabizana mu kwiyamamaza mu gihe kiri imbere, bigaragaza nyine yuko udafite utareba kure nk'umuyobozi. So ni ibyo ngibyo nabonye cyane mu kwiyamamaza kwa Kagame. Noneho hari ikindi kintu yavuze agitangira bamutangaho umukandida wa FPR, n'uyu munsi yongera akigarukaho, cyo gusa nk'aho ari kwigiza nkana ngo ngewe ngo ntago ubuyobozi kuba perezida ntago nabishakaga, n'abanshyizeho narababwiye ngo rwose ndananiwe. Niba atabishaka, akaba ari nayo mpamvu adafite porogaramu yo kuyobora u Rwanda, nabutange tubimenye. Hari abandi bifuza gukorera uru Rwanda uretse we. Uyu munsi aka kanya avuze ati ndahagurutse mvuye ku buyobozi, haboneka abantu benshi bashaka kugira gute gukorera abanyarwanda, kuko abo bantu barahari. Ahubwo we akavuga ngo FPR n'abanyarwanda nibo bampisemo. Noneho abanyamakuru akamubwira ngo none se ngo hari uri gutegura, basi uri muri processus yo gutegura umuntu uzagusimbura. Arababwira ngo ya ngo ngiye ngo ntago nemeye ibintu byo gutegura abantu, ngo ahubwo ngo abanyarwanda ngo gutegura umuntu umwe, ngo hari abantu benshi bashobora kubikora. Mu Rwanda hari abantu benshi bazicara bakishakamo uzansimbura nimara kuva ku butegetsi. Ibyo bintu ni ibintu bishoboka gusa mu gihugu kiri mu bwisanzure, ariko we ubwe azi neza yuko igihugu yagikanze ku buryo ntawe ushobora kuvuga. N'abariya abantu bose bagendana n'abamuri iruhande, nta n'umwe ushobora gutanga igitekerezo gitandukanye n'igitekerezo cye. Niwe wenyine ufite ibitekerezo. Hari umuntu witwa Himbara niwe avuga ngo bajyaga bajya kumugisha inama, akambwira ngo nyakubahwa, ngo tugire inama yuko yuko bakamugisha inama yuko bari bumugira inama ko bazajya bamugira inama. yeah, voilà. So ndumva ku byerekeranye na kampanye nta kintu na kimwe cyagaragayemo. Wenda sinzi niba bishoboka, biri mu Cyongereza, umuntu akaba yakina umunota umwe wa mbere w'ikiganiro ajyanye n'abanyamakuru uyu munsi, kugira ngo mwiyumvire neza igisubizo yatanze ku bijyanye na gahunda ye. Nta kibazo, wabishyiraho nyine nk'uko wari ubivuze, haje ibintu byinshi. Nk'icyo kibazo wavugaga umunyamakuru muri Afurika Epfo umubajije ati ko mushaka indi manda, ati no, nta manda nigeze nshaka, n'izo zindi ntazo nashatse, ni FPR n'abanyarwanda babishyize. Ni ibintu bitangaje nyine, ushobora kubishyiraho gatoya. Yego. After the elections, what would be on top of your to-do list? What's your priority? Ntabwo tuyumva, ijwi riri hasi. Ntabwo muri kumva? Ijwi riri hasi? Oh, 1 second. All right. On top of your to-do list, what's your priority number 1? Priority number 1 after going through all of this is to continue to make as much progress as we can in the area of security and stability of the country, socio-economic development, progress, and
continuing to see the country grow in all aspects of development. So it's just the same path we have been on, rebuilding our country, growing it towards the prosperity. That is what preoccupies us. Thank you, sir. Let's have another Yeah. question, NBS. Voilà. Mwamwiyumviye. Njye ku giti cyanjye, njye ku giti cyanjye. wanyuramo abantu muri make y'ibyo yavugaga kuko njye nanjye ntabwo Yes. numvaga neza. Oh. Ni ukumbabarira. we bamaje bati ni ikibazo cyavuga ngo after the election what would be on top of your to do list. Icyo ni ikibazo kiri specific. Numara gutorwa niki kintu cya mbere uzakora. We igisubizo cye cyabaye igisubizo kiri vague nkuko mwabyumvishe, aho yavuze ati ni uguteza imbere igihugu, ni ugukomeza mu nzira twatangiye. We ndumva mbirezimye cyane, ariko nta hantu na hamwe wakumva ko avuga ati mu gihugu cyanjye muri aka kanya hari ikibazo kinini. Icyo kibazo akaba ari cyo, kuko ntago afite imyaka 100 yo kwibora u Rwanda. None se umuntu amuhaye umwaka umwe tuzanariza gute aramusaba azaba perezida mu mwaka umwe unyuma yo gutorwa? Twabwirwa n'iki yuko uwo mukandida yaduhaye ibyo twari twamusabye? So no kuvuga ngo we ibyo avuze ni nk'uwabaza umuturage wagiye muri uriya mwiyerekano, nawe nibyo yavuga. Noneho yanyiza agasubira inyuma akita abantu ngo ntago ari abahanga. Nyamara niba ari umuyobozi, niba ari gutya umuyobozi ayobora igihugu, ndatekereza ko hari abantu benshi bashobora kuza bakavuga neza nk'ibyo yavuze, kandi kuko nta kintu kigaragaza yuko yafashe akanya ngo yige ibibazo by'abanyarwanda, avuga ati ikibazo nakemura ejo mu gitondo ni iki ngiki. Kuko ibibazo birahari, ntago u Rwanda rufite ibintu byose biri ku murongo uyu munsi. Voilà, niyo mpamvu numvaga nashaka kunyuzaho iyi video kugira ngo kumve ahantu Kagame ahagaze mu kwibeshya, n'abamushima bose bavuga nk'ibi bye. Ejo hari space nari ndimo yari kuvuga kuri Kagame, bose abashima Kagame bavuga ibingibi nibyo azatugezaho, kandi yarangije kubitugezaho. None se twageze kuri parafo y'isi? Voilà. Ndumva nabampagarikiye aho ngaho ku bijyanye na kampanye. Hari ikintu uvuze cya kampanye, wenda kugira ngo tujye no ku ngingo nyirizina y'uyu munsi. Ibya kampanye byo byarabonetse ko ni kampanye wagira ngo si y'abanyarwanda, niyo afite abantu b'abanyamahanga ari guhangana nabo, ariko byo nibisanzwe. Kagame ntabwo ari umuntu ukorera abanyarwanda, akorera abanyamahanga. Nabwo ubuzima abamo nyine ntabwo ni umuntu nkaho asura u Rwanda nyine aje kureba aho imitungo ye uko biri kugenda, ariko mu by'ukuri ubuzima bwe bwose ubona bumeze nk'aho bubarira hanze y'igihugu. N'abo banyamahanga ari kugira ngo nibo yiyamamazaho, nibo ashaka, nibaha amafaranga kujya birirwa bamuvuga mu binyamakuru n'iki. Ni umuntu utangaje, ariko ko icyo kintu uvuga ngo yita abantu abaswa, hari imvugo rimwe na rimwe wumva utashaka gukoresha ariko bikamuha kuzikoresha. Perezida Kagame ni umuswa pe. Njyewe muri iki kiganiro natangaye, umuntu amubajije, umunyamakuru wa BBC amubajije ikibazo kijyanye n'itegeko rishyiraho umushahara fatizo ngo ryizwe muri 2018 kandi ritarigeze risohoka kugeza uyu munsi, avuga ko atabizi. Wambwira ko perezida w'igihugu utegetse imyaka ingana gutya, ikintu kijyanye n'umushahara fatizo nicyo gishingiyeho ubuzima bw'igihugu, nicyo gishingiyeho ubushobozi bw'umuturage bwo ku isoko kugura, nicyo gishingiyeho ubukungu bw'igihugu. Akavuga ngo itegeko ryaradindiye, yashize imyaka kuva 2018 kugeza uyu munsi,
akatinyuka nta n'isoni akavuga ngo ntabwo mbizi ibyo bintu. Donc ibintu by'ubuswa ashyira ku bandi bantu, donc hari ikibazo dufite mu muryango nyarwanda byo kumva ko umuntu kubera ko azi kwicana, azi gutera abantu ubwoba, ngo ubwo ni igihangange ashobora kugira, ariko ubwo buswa ashinja abandi niwe bufite, kuko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu ari perezida w'igihugu akaba atazi ikintu nk'icyo kijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'igihugu. Ni ibintu nyine bitangaje, ni ibintu biteye ubwoba. Nibyo ngibyo kampani rero yabaye iyo ngiyo nyine, ntago mu by'ukuri igeze abwira abanyarwanda nzabakora Rugaba, icyo wenda nakongeraho kuri icyo kibazo bamubajije, ni uko icya mbere yavuze ko atabizi, icya kabiri bumvise bimeze nk'aho bitamureba cyane, kuko uburyo yagisubijemo byagaragazaga ko atari ikintu kimushishikaje nk'umuyobozi w'u Rwanda. Noneho ikindi kintu cyantangaje njye ku giti cyanjye ni uko yavuze ngo ariko se ngo ko numva ibyo bintu ngo byango ari ubwa mbere mbyumvishe, ngo akaba nta n'umuntu n'umwe wigeze ubibaza koko ngo nabo bireba hano ngo ntawigeze abivuga, none se ko abafite inkota bavuga. Yes, icyo kintu ni ikintu kibabaje, kuko wa mugani aho ngaho yavuze ukuri. Baba ari abo badepite batoye iryo tegeko ryo kongera umushahara, baba ari abantu bahagarariye abakozi mu bice bitandukanye by'igihugu, baba ari abakozi, nta n'umwe wigeze atekereza icyo kintu kugeza ubwo n'uyu munsi Kagame yavuze ati ariko si ibyo bintu ni biki, ntabyo nzi. Ariko natwe bigiraho ingaruka, nyamara kampani ya Kagame iravuga ngo umuturage ku isonga. Umuturage naho yari yicaye inyuma haranditse umuturage ku isonga, ariko ntabwo azi ikibazo cy'umushahara fatizo w'umuturage. Voilà, donc ni ikintu cyerekana iyo uburyo abanyarwanda turi mu bice bitandukanye. Hari Kagame uri hariya hejuru uganira n'abanyamahanga, yifotozanya n'abanyarwanda, noneho hakaba umunyarwanda hasi ufite ubwoba bwo kuvuga ibibazo afite bya buri munsi byo kumufasha kubaho mu buzima bwe. Noneho hakabaho ba bantu baba kuri za social media bakorera Kagame, ba bandi yari ari kumwe nabo ari gutuka Madame Ingabire, bavuga ko u Rwanda ari paradiso, nyamara siko ibintu bimeze. Urakoze Rugaba. Urakoze. Ni ibintu biteye ubwoba nyine kuri iki bintu Kagame bavuga mu kanwa ke, bavuga batuka abantu, nubwo uwo Madame Ingabire yongeye kuvuga ko ngo amaherezo yari mabi. Ni ibintu nyine biba biteye kwibaza kubona aho umukuru w'igihugu ari aho ngaho yitsa imitima, wumva asamira umwuka hejuru avuga ko abantu bazagira ibibazo, bazagira amaherezo mabi. Abanyarwanda bamwe wenda bibona nk'ibintu bisanzwe, ariko kuba dufite perezida umeze kuriya ni ikibazo gikomeye kurenza uko abantu babikeka. Tugiye rero wenda ku kiganiro nyirizina cyangwa ku nsanganyamatsiko nyirizina, amatora ku wa mbere bazabyuka, bizatangira ku cyumweru, babyutse abantu amajoro babajyane bajye mu byumba batore, ibinyamakuru byandike ko mu Rwanda habaye amatora, Kagame yagize 95%, bibaho birangire bitambuke. Abanyarwanda uyu munsi twakora iki? Twakwifata dute muri ino minsi? Ese iki gihe nk'iki ngiki aho isi yose itunze amaso cyangwa ihanze amaso mu Rwanda, twakora iki? Twabibyaza uwuhe musaruro? Kubera iki uyu munsi utekereza ko hari, ntago wenda ngiye kukuvugira ariko wenda twavuganye imbere ko ikiganiro kiba, ariko utekereza ko hari ikintu abanyarwanda bagombye gukora? Kubera iki? Ni iki? Wabisobanurira wenda abadukurikira n'abazadukurikira. Rugaba urakoze. So byose asa nk'ubivuze ku bijyanye n'iki gikorwa turimo, n'ibi bihe turimo. Mu Rwanda turi mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Bivuga ngo nk'uko bivuze, isi yose iratureba, abantu bose bahanze amaso abanyarwanda. Ntago Kagame nawe ni umunyarwanda, buriya ni na perezida w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri abanyamahanga b'icyo baba bategereje ni ukuvuga ngo okay, ni ukuri nibyo amatora n'ay'abanyarwanda. So igihe cy'amatora ni igihe
amahanga yose aba ari kureba u Rwanda. Noneho twabibyaza uwuhe musaruro? Nk'uko twabivuze, amatora yararangiye. Kagame yamaze kwemeza amahanga yuko abanyarwanda bamukunda, amafoto yarayafashe, udupapuro tw'itora twamaze gushyirwa aho batorera, amajwi 99 arayizeye, nuvuga ngo we ku giti cye ibyo aya matora yagomba kumumarira yarabirangije, yamaze gutanga abagabo. Ariko abanyarwanda natwe, uyu ni umwanya wacu nk'abanyarwanda wo kwerekana aho duhagaze. Ni umwanya ugaruka rimwe buri myaka 5, bizagaruka nyuma y'imyaka 5. Ntabwo umuntu azahaguruka mu 2025 ngo avuge ngo Kagame ngo ntabwo ari umuyobozi dushaka. Uyu munsi niwo tugomba kuvugira yuko Kagame aya matora atabaye, ko amatora afifitse ubusanzwe ntekereza ko ari meza kurusha amatora azaba mu Rwanda, kuko ayo mu Rwanda yo yararangiye. So abanyarwanda ni umwanya wacu wo kuvugisha ijwi ryacu, ribe rito ribe rinini, ariko umunyarwanda wifashe mapfubyi ahantu uri kuvugira mu matamatama nta musaruro bitanga. Umusaruro uboneka iyo umuntu avugiye ahagaragara, iyo umuntu avuze ibiri kuba akabibwira abo bireba. So nge ndumva ku giti cyanjye ikintu dukeneye gukora uyu munsi ari ukuvuga, tugatangira tukavuga tuti aya matora ntago afite akamaro mu banyarwanda, dukeneye ubwisanzure, hanyuma tukabona tugakora amatora. Kuko manda zose Kagame yatoye yayoboye zose ni manda imwe yakomeje yo kudutsikamira, yo kudutera ubwoba, yo kutubuza amahoro, yo gufata abasirikare b'abanyarwanda akabajyana muri business ze. Bivuze ngo uyu munsi, ejo bundi ni iminsi itazagaruka, ni iminsi tuba tubonye yo kongera kuvugisha ijwi ryacu, tukaba tuti nyamara mwaradutereranye, nyamara muratureba barimo baratwica, muratureba bari kwica abana bacu, muratureba dutsikamiwe mugakoma amashyi. So ndumva aricyo kintu gikomeye tugomba gukora. Umuntu wese ufite ijwi rivuga, umuntu wese ufite uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose bwo kuvuga yuko abanyarwanda dukeneye ubwisanzure, uyu ni wo munsi wonyine ashobora kubikora bikagirira akamaro abanyarwanda bose. Ahangaha ndumva ari ibintu ntagomba gushishikariza abantu ku buryo butangaje. Twese turumva inshingano zacu, haba mu Rwanda haba mu mahanga, kuko abantu bose baduhanze amaso. Kuko iyo Kagame ari kutuvugira tugaceceka, akavuga ngo ariko ibyo ntabwo nari nzi ko bari abantu batsikamiwe kubera ko ntacyo geze bavuga. Turatsikamiwe, tugomba kubivuga bikagaragara. Tugomba gufatira urugero ku bindi bihugu. Abo bajene bo mu bindi bihugu ntacyo baturusha tudafite. Ikintu baturusha ni kimwe, nuko bahagurutse. Kandi abayobozi ntago bakurwaho nuko babishaka, bakurwaho nuko abaturage berekanye ubushake bwo kubakuraho. Noneho amakuru yose Kagame yirirwa avuga ntago ashobora kuyavuga igihe cyose hari abantu bahagurutse bavuga ati ibi ngibi ukora ntago ari byo, ibi si byo dushaka nk'abanyarwanda. Dukeneye abanyarwanda rero benshi uyu munsi muri iyi minsi y'amatora bavuga bati ibi si byo, dukeneye ubwisanzure. Urakoze Rugaba.
urakoze. Nibyo tugomba kuzamura amajwi yacu, ariko wenda nakubaza ikibazo nkagira nti ese ni gute twabikorera hamwe kugira ngo ya majwi yacu arusheho kugira imbaraga no kugera kure, wenda n'ababibona babone ko mu by'ukuri nk'abanyarwanda twahagurutse nk'umuntu umwe, kandi dufite ijwi rimwe kandi twifuza ikintu kimwe. Ese wadusobanurira wenda niba hari uburyo buhari buteganyijwe wenda abantu bakwifashisha kugira ngo ayo majwi yacu arusheho kugera kure? Eric? yego nari ngiye kugafuka munwa. Mm. Ikintu cya mbere abari ku mbuga nkoranyambaga bari kudukurikira none ahangaha bari kubona za flyers twakoze. Rwanda needs a free press in order to have a real elections. Right? Elections in Rwanda are a facade of tyrant Kagame. Rwanda freedom first, elections later. Dufite n'izindi nyinshi zose ziri ku mbuga nkoranyambaga zacu. Zimwe nazishyize no hano muri commentaire. No muri commentaire zirimo. Mm. Musakaze ayo magambo agere ahantu henshi hashoboka. Umuntu wese uvuze ku mbuga nkoranyambaga mushyireho iyo message. Aho ngaho ni ku mbuga nkoranyambaga. Ndimo ndatekereza kuri kino kiganiro, nagomye kwibaza nese buriya mu Rwanda kora iki, mu Rwanda mu gihugu cyacu. Nge ndumva uyu ari umwanya nawo w'abanyarwanda bari mu Rwanda bifuza impinduka bigaragaza ku mugaragaro, kuko buri gihe uyu niwo munsi wonyine tuzabona wo kuvuga ukuri, wo kuvuga uko tubitekereza. So ahazaza h'u Rwanda igihugu cyacu buri gihe haba hari mu maboko yacu, ariko uyu munsi uruta indi minsi. Iyi generation yacu aka kanya ni akacu ko guhaguruka tukajya inyuma y'abayobozi banyabo, babandi bashaka gukorera u Rwanda, bafite gahunda nyayo, bakaduhamagara tukagenda tukajya kwiyerekana, tukavuga tuti ntago ibi tubishyigikiye. So ndumva ari byo ngibyo twakora nk'abanyarwanda. Icya mbere, mujye ku mbuga nkoranyambaga mubwira abantu ko aya matora atariyo dukeneye ubwisanzure. Tumaze imyaka 30 mu gitugu. Political space irafunze. Ntago wakora amatora muri ubwo buryo kandi nta muntu nyine niho ari wo kukurwanya. Ndumva aricyo navuga ko ibyo twakora. Urakoze Eric, kandi urakoze kuba wenda mwarateguye izo za message zanditse, ziri mu Cyongereza. Ntari nayo nabonye irimo Igifaransa n'Ikinyarwanda n'Icyongereza, n'abandi bavuga izindi ndimi bari mu bihugu bitandukanye, Icyesipanyol, Igiportugais, bitewe n'aho umuntu arashobora nawe kubikora akahindura muri izo ndimi. Ikindi rero nuko nyine abantu bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo. Biroroshye cyane, hari inkuru nyinshi zigiye kwandikwa zivuga ku matora mu Rwanda. Ushobora kujya muri za commentaire ugashyiraho izo message, biba byoroshye. Hari abantu benshi baza bakabisoma. Ni ibintu bidasabye umunota umwe, kandi ukabuza mu ijwi ryawe kugira ngo n'ababandi birwa babeshya ko abanyarwanda ibintu byose bimeze neza, ko abantu bavuga banenga ubutegetsi ari abasize bakoze jenoside, ko abanenga u Rwanda ari abantu b'abanzi b'igihugu. Ibyo binyoma byose nitwe tugomba kubisenya uyu munsi, kandi dufite ubwo bushobozi. Dufite telefone, dufite computer, dufite inshuti, dufite za WhatsApp, dufite amagurupe tubanywa ya WhatsApp, dushobora gutambutsa n'izo za message. Dufite abantu tuziranye cyane cyane abanyamahanga baba batazi ukuri kwibera mu Rwanda. Dushobora kubaha izo za message mu buryo buri privé. Nta rwitwazo ruhari ngo sindi buvuge, ngo batanyica, ngo mama aracyari mu Rwanda, ngo abana banjye. Oya, ushobora kuba inshuti zawe, ushobora gukoresha
mwabonye Kagame ejo bundi hari guhura n'abantu bakoresha hano kuri Twitter amakonti afite amazina atabaho. Ibyo byose ni ibintu bishobora gukora. Icy'ingenzi ni uko ubutumwa bugomba kugera aho bugomba kugera, kandi ku icyo byadusaba cyose tugomba kugikora, kuko nk'uko Eric abivuze nta kindi gihe tuzabona isi izatunga mikoro cyangwa izatunga kamera mu Rwanda nk'iki gihe. Nta kindi gihe tuzabona abantu b'abanyamahanga bazaba bakeneye kumenya ibibera mu Rwanda nk'iki gihe. Uyu ni wo mwanya wacu. Ntabwo dushobora kwicecekera gutyo gusa ngo twiturize, ngo twibwire ko hari umuntu n'umwe uzatugira impuhwe ntacyo twe dukora, nta n'uzi ikibazo dufite. Abanyarwanda baravuze ngo ujya gukira indwara arayirata. Niba udashobora no kuvuga ikibazo ufite gusa kugira ngo umbwire ko uzakisohoramo, biragoye cyane. Niba udashobora kuganiriza umwana wawe ikibazo ufite mu gihugu cyawe ukomokamo kugira ngo umbwire ko uzakisohokamo, biragoye. Niba udashobora kuganiriza abantu mukorana ku kazi ibibazo kiri mu gihugu cyanyu muri babiri muri batatu, cyangwa ngo umwohereze message nk'iyi ngiyi kuri WhatsApp ye kumbwira ngo icyo kibazo uzashobora kukivanamo, ni ibintu byangora cyane kubyumva. So dufite itumanaho uyu munsi, dufite uburyo bwinshi twakoresha, mureke izi message tuzitambutse bishoboka byose. Wenda ngira ngo n'abantu bari hasi batangire bazamuke basabe mikoro dusangire ijambo. Ikintu kigenderewe nuko uyu munsi kugeza ari amatora azaba n'iminsi izayikurikira, tugomba kwerekana ko mu Banyarwanda icyo dukeneye uyu munsi atari kugenda ngo abantu bafata abaturage babashore babajyane mu matora. Icyo dukeneye nuko abantu babona ubwisanzure. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo arajya mu matora adashobora kuvuga icyo atekereza. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo arajya kwiyamamaza, ajya kwiyamamaza agasanga abayobozi bibanze aho yagombaga kujya bahategura ibindi bikorwa. Ntabwo ushobora kubwira ngo umuntu ariyamamaza warafashe abanyamakuru nka cyuma, ugafasa abantu batangaga ibitekerezo byabo nka Idamange, nka Karasira, ukabafunga. Ugafata abantu nka ba Mushayidi bakaba barakatiye kubafunga burundu kubera ko bemeye kuvugisha ukuri. Ukaba ufite igihugu aho amaradiyo y'abanyamakuru bose umeze nk'uwabaguze, ubahamagara kuza kukuramya no kugusingiza, ukabeshya ngo ugiye gukora amatora. Nta matora ari mu Rwanda, nta n'amatora dukeneye mu Rwanda uyu munsi. Icyo dukeneye ni uko Abanyarwanda banza bakabohoka, noneho amatora akazaba nyuma abantu babohotse. Hari umuntu umwe muri bagenzi bacu nabo baharanira impinduka nawe wakundaga kuvuga ngo ibintu by'iwacu ni nk'uko wafata umukobwa ku ngufu ukamujyana mu rugo ukavuga ngo ni umugore wawe ngo kandi murakundana, kandi bamutwaye ku ngufu. N'ibyo ngibyo ni ibyo badukora nk'Abanyarwanda. Ntabwo umuntu ashobora gufata abantu ku ngufu ku gahato abafatiyeho inkota ngo narangiza ngo avuge ngo abantu ngo bagiye mu matora kandi ngo bahisemo. No, ibyo ni ibintu tugomba kwamagana, kandi dufite uburyo buhagije bwo kubirwanya, bwo kubihagurukira no kubigeza kure. Mu gihe rero dutegereje ko abandi bantu basaba mikoro bagatanga ibitekerezo kuri iyi ngingo, ndetse bakatubwira n'uburyo ki wenda byarushaho kunozwa neza kugira ngo iyi kampanye cyangwa ubukangurambaga bugere kure kandi butanga umusaruro. Nagira ngo mbaze Eric niba wenda ku byavuzwe cyangwa ku bijyanye n'ino kampanye, niba wenda hari ikintu waba wibagiwe cyangwa ushaka kongeraho, kugira ngo twakire n'abandi bantu basaba ijambo. Mwanya ni wawe. Wenda ikintu nakongeraho, hari amagambo Madame Victoire Ingabire yavugiye kuri RFI, nagira ngo mbanze mbumvishe noneho wenda ngira icyo nongera kuvuga. Binyabishoboka. Yego, ni karibu. OK. Les candidats bien placés pour vraiment défier le président Kagame ont été bannis, donc je ne vois pas vraiment qu'on va avoir vraiment des élections libres, transparentes. Aussi longtemps qu'il y a des candidats limités, on prive au peuple rwandais le choix de choisir les leaders librement et dans la transparence. Donc c'est pour cela que je dis, on ne doit pas vraiment limiter ceux qui doivent participer aux élections comme candidats. Donc c'est pas le parti au pouvoir qui devrait choisir qui doit compéter avec leurs candidats. C'est la loi, parce que nous avons les lois au Rwanda, et ces lois devraient être acceptées par tout le monde, y compris le parti au pouvoir. Ce que je veux dire au président Kagame, c'est d'accepter les critiques, parce que ce sont les critiques constructives. Nous voulons tous participer à la construction de notre pays, et pour préparer le futur meilleur de nos jeunes, il faut qu'ils acceptent l'alternance par la voie démocratique. Sinzi na mwabaje kumva ibyo Madame Ingabire yavugaga. Yagarutse nanone, Madame Ingabire yagarutse ku kintu cy'ubwisanzure, ubwisanzure inshuro nk'ebyiri eshatu.
avuga ati amatora yo mu bwisanzure, guha abaturage ubwisanzure bakihitiramo umuyobozi ubakwiriye. Icyo ni ikintu gikomeye. Ubwisanzure ni uburenganzira umuntu abona ahantu hamwe ku isi mbere y'ahandi hose mu gihugu cye. Ni nayo mpamvu mu Rwanda abantu bahunga ari benshi. Bahunga iki? Kutabona ubwisanzure. Nta muntu wishimira kutaba mu gihugu cye, kuko niho hantu honyine umuntu yishyira akizana. Kuba rero Kagame ajya gukora za Rwanda Day akazikorera mu mahanga, akenshi bijyana n'icyo kintu cy'uko Abanyarwanda tugomba kuba mu Rwanda, Abanyarwanda igihugu cyacu n'u Rwanda. Ubwisanzure rero twabona hehe? Mu gihugu cyacu. Ikindi kintu yavuze gikomeye ni kwemera critique. Critique ni iki mu Rwanda, mu Kinyarwanda buriya? Kwemera bakunenga cyangwa kwemera kunengwa. Kwemera kunengwa. Ibintu mu Rwanda, ikintu cyo kuba abidishyi ni ikintu kibi cyane. Ugasanga abantu b'ibifobagane bari gutuka umuntu uri kunenga ibitagenda neza mu Rwanda, nkaho bazi ikibazo arimo aravugaho. Ntago niba wumva ufite ubwisanzure mu Rwanda, ntago ariko bimereye Abanyarwanda bose. Jya muri za gereza, nk'uko umukanya wabivuze, abantu bafunze, abantu biciwe, abantu mu miryango yabo badashobora kuvuga ijambo na rimwe. None se iyo misahara fatizo itajya ku murongo, abo bantu bagombye kungukira muri uko kongerwa k'umushahara batavuga, nuvuga ko badashaka kuvuga. Nuvuga ngo kunenga ibitagenda mu gihugu nibwo buryo bwonyine igihugu kizatera imbere. Ntabwo kizatera imbere ngo nuko ngo umuntu yavuze ngo tuzagiteza imbere. Ntago amagambo ntago ariyo arema igihugu. Igihugu kiremwa n'ibikorwa, kandi ibikorwa bigaragara bya FPR na Kagame uyu munsi, bigaragara cyane bivuga ni ihohoterwa ry'abantu batavuga rumwe nawe. Ibigaragara cyane ni uburyo uyu munsi ibihugu duturanye byose bitamucira akari urutega, bivuga ko bifite ibibazo kubera u Rwanda. Ibyo biragaragara, kandi nta kintu na kimwe yabajije Abanyarwanda. Ajya kujyana ingabo muri Kongo, ntabwo yatubajije, ahubwo agakina sinema bakajya mu nteko ishinga amategeko bavuga ngo tugiye kujya dufasha ngo M23. Ibyo ni ibintu bigaragarira Abanyarwanda twese. Ibyo kuvuga ngo gutera imbere kw'igihugu, igihugu uko byagenda kose kizatera imbere, kandi bikorwa n'abaturage bacyo. Ntabwo bikorwa na perezida gusa, ariko igikenewe cyane nubwo bwisanzure, nubwo bushobozi bwo kuvuga ibitagenda mu gihugu, ntagire ikintu kikubaho kubera ko icyo ushaka ari uguteza imbere. Ntabwo ari ugutanya Abanyarwanda, ntabwo ari ugusubiza Abanyarwanda mu icuraburindi rya jenoside. Oya. Kagame na FPR bakunda guca imigani no gukoresha ibintu bigendeye muri za santima. Harimo santima z'ubwoba. Santima mu Kinyarwanda umuntu abyita nguki? Amarangamutima se buriya? Yes, ni amarangamutima. Akoresha amarangamutima y'ubwoba, n'intabandi ku butegetsi abantu bazapfa. Ntago ari ukuri ku butegetsi abantu badapfa, ahubwo niba hari amategeko. Ntago abantu bapfa kubera yuko hari umuntu uri ku butegetsi, bapfa kubera yuko amategeko atubahirijwe, bapfa kubera yuko umuntu yakoze icyaha ntagihanirwe. So hakaza amarangamutima yo kwishyira hejuru, kandi uzi neza yuko nta kintu kiri kugenda. Iyo bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere, babikora batigereranya. Eske umwarimu wo mu Rwanda n'umwarimu wo mu Burundi n'umwarimu wo muri Kenya n'umwarimu wo muri Tanzania bameze kimwe? Umeze neza ninde? Bizagenda gute kugira ngo umunyarwanda agere ku mwarimu wo muri Kenya? Ese umucuruzi
wo mu isoko cyangwa ushaka gukora kuzunguza wo mu Rwanda no mu Burundi no muri Uganda no muri Kenya no muri Tanzania bameze kimwe, kugira ngo se uwacu mu Rwanda amere neza bizagenda gute? Ntabwo igihugu cyacu ari icy'abanyamahanga. Ibyo batubwira ngo kirasa neza ni byiza, ariko dukeneye ibijya mu nda. Urakoze Rugaba. nibyo dukeneye ko ubuzima bw'umunyarwanda buhinduka. Ntabwo dukeneye perezida uvuga ko hashize imyaka 6 ngo atazi itegeko rigena umushahara fatizo w'umuturage w'umunyarwanda aho rigeze, ngo atanabizi ibyo bintu. Ntabwo dukeneye umuperezida kutubwira ko azica abantu, ko ibyo byo muri Kongo azajyayo, ko hari abajenosideri n'iki. Ntabwo ari byo umuntu yamara imyaka 30 avuga ko ari byo ari gukora. Ndagushimiye cyane. Nagira ngo mpe Eric Niyongabo ijambo, tuze kwibanda cyane kuri iki kintu, kuri no campaign yo kugira ngo abantu bazamure amajwi yabo, agere kure, babwire isi yose ko mu by'ukuri mu Rwanda icyo dukeneye atari amatora uyu munsi, ko dukeneye ubwisanzure, ko dukeneye freedom of speech, ko dukeneye ko umuntu abaho avuga icyo atekereza ntawe umwica, ko dukeneye ko umuntu ashobora gushinga itangazamakuru mu gihugu akakigakora ntibamugire nka Cyuma Hassan n'abandi. Ibyo ngibyo ko ari byo dukeneye bwa mbere, kugira ngo niba ushobora gutungana abantu bajye noneho bazajya mu matora. niyo ngabo plutôt. Okay, uri kunyumva? Komera. Mukomere cyane. Ejo na Gaston ejo twari turi muri space, noneho Eric Ngoga nyine atanga igitekerezo, ubona ko no kuganira igitekerezo cyo abantu benshi batari kubyumva, ariko icyanshimishije ni uko Eric nyine yaranshije igitekerezo mu isi yose, kandi yavuze ribariraye kuri byanshimishije nubwo bamwe batabyemeraga. Rero tugarutse ngo dukeneye ubwisanzure mbere na mbere, ngo n'uburyo twabikoramo. Ngenda reba nkabara imyaka 7 ishize twigaga nyine muri kaminuza muri SFB. Ubuzima nibwo bwari bukomeye, bamwe tunywa amazi, abandi barahanze, abakobwa bo nyine benshi bava mu ishuri. Rero ngasanga kugira ngo abantu beza babasha kugeraho ngo bagire icyo kwishyira kwizana bivuga n'ubwisanzure mu myanzuro bafatirwa, ni abanyeshuri, kuko abanyeshuri nibo byanze bikunze bazajya muri kaminuza, nabo bazahura n'ibibazo. Rero agombye gukora uburyo umuntu agera ku banyeshuri akabasha kubabwira ikibategereje kiri imbere. Ikindi cya kabiri natekerezaga, navuga ati hari abantu batuye tuvuge muri Kangondo, twabaga mu Kimicanga, abantu bagiye baba mu makaritsiye basenyewe, bo neza babasha kumva akamaro, mbese uburibwe bw'imyaka 7 icyo byabashije icyo byabagejejeho. Ni ukuvuga ngo ni abantu beza kuba twakwegera. Nari ndimo ndareba kuri YouTube nyine mbona uri Jean de Dieu ihora habona afite nka liste y'abaturage bose arafite, ari kwerekana abamagaye. Rero nkumva yuko niba hari uburyo bwiza wagera ku baturage twakabukoresheje kugira ngo tubashe kuba twabasobanurira yuko indi myaka 7 igiye kuza, 5 igiye kuza, tutabashije kugira ngo tugire ubwisanzure, tuvuge ibyo tubayeho, twamagane kudukorerwa, handi imyanzuro izadufatirwaho kandi ikagira ingaruka ku bandi bantu batari basenyerwa. Urumva ko abantu bagiye bagira ibibazo, abantu basa nkaho bafatirwa imyanzuro ikabagira ingaruka, ni abantu beza kuba twabasha kuba twajya muri iki cyihutirwa, mbese mu gihe dutegereje amatora. Nibyo ndi gutekereza, turabya tuganira. Murakoze. Urakoze cyane. Wenda n'abandi turagenda tuganira tukibanda cyane nyine uburyo ki ibitekerezo byagera kure, cyane no mu buryo bw'itangazamakuru, kuko nibyo rigiye gushyirwamo imbaraga cyane muri ino minsi, rivuga mu bijyanye n'ibyo mu Rwanda. Uvuze icyo kintu cya space zabaye ejo. Space yabaye ejo, ni ahantu usanga abanyamahanga baza, ukabona rimwe na rimwe banarengereye, bashaka kubwira abanyarwanda ko bagomba gusubira mu gihugu, ko igihugu kimeze neza, ko bo bakizi kuruta abanyarwanda. Ariko ibyo ngibyo turabizi nyine, bamwe bari mu buyobe, abandi barishyurwa kugira ngo bakore ibyo bakora. Ariko tugomba nyine kubyaza umusaruro ibyo baba bakora. Natwe nk'ibyo uvuga nyine, ushimira Eric nawe narakumvishe n'abandi bagiye batangamo ibitekerezo. Ibyo gutanga ibitekerezo igihe havugwa ku bikorwa nk'ibi ngibi, haba ku biganiro byateguwe n'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga, ni ikintu cy'ingenzi cyane abantu bagomba kwitaho.
hari icyuko abantu nibwo baba batashoboye kuguha ijambo kuko nabyo bibaho, ushobora kwandikamo za message muri commentaire, ushobora gushyiramo izi flyer twashyize hano muri za commentaire n'ahandi. Ibyo byose ni ibintu abantu bashobora gukoresha kugira ngo ijwi ryacu nk'abanyarwanda rirusheho kujya kuzamuka no kujya imbere muri ibi bihe twitegura. Mu Rwanda nyine hagiye kuba uriya muhango w'amatora uzaba ku wa mbere. Ikindi ni uko abantu bagomba nyine gutekereza neza, kuko Kagame we birazwi nawe n'uyu munsi mu kiganiro nyine babivugaga, azafatira iyi myaka yindi 5. Abantu bagomba gutekereza nyine uko bagomba kwitwara, kuko ntabwo rimwe na rimwe tugomba kujya tutegereza nyine ko amatora ngo aba abantu bakajya kuvuga ko wenda aribwo bagiye gushaka guhindura ibintu, ahubwo umwanya nk'uyu wari umwanya mwiza kugira ngo abantu barusheho kugumya gutekereza ese byagenda gute kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bihagarare, byagenda gute kugira ngo mu yindi myaka 5 iri imbere tutazongera kubona aho umukuru w'igihugu abyuka agashorera abantu bose akabajyana ku bibuga kumubyinira, abaririmbyi, abakina komedi, abagira bate bose, igihugu cyose ukabona byabaye nka bya bindi tujya tubona muri Korea ya ruguru. Ni ikintu abantu bakwiye gutekereza uyu munsi, bagomba gutekereza aka kanya kandi bagafata n'ingamba. Ariko muri ino minsi, iki gihe amatora agiye kuba uyu munsi kugeza ku wa mbere cyangwa n'iminsi izakurikiraho mikeya, dushobora kubyaza umusaruro itangazamakuru mpuzamahanga rizaba rivuga ku nkuru zo mu Rwanda. Itangazamakuru mpuzamahanga rizaba rivuga, iyo urebye nk'ibi biganiro Eric amaze kutwumvisha iyi interview Victoire yatanze kuri BBC, kuri RFI, iyo ugiye ukareba nk'inkuru ziba zanditswe n'abanyamahanga bandika ku Rwanda, usanga abantu benshi baza muri za commentaire kwandika ni abantu b'intore bavuga ko Kagame yabateje imbere, yateje imbere igihugu, ko bagomba kumuhinda imyaka, ko ari we wenyine nta wundi. Aho usanga n'abanyamahanga basigaye bazi gusoma ngo ni wowe, ko ni wowe nyine. Hari uwatubwiye ushize ko ibihishe n'ibindi, yavuze ko abayobozi bategetse barabapumbafu bamusubiza ko bati ni wowe, ni wowe. Ariko ni ukugira ngo mbere ku buryo ki ayo majwi ashaka kubeshya no kwerekana ko igihugu ibintu bimeze neza, FPR bakoresha ubushobozi bwose nk'ishyaka, bagakoresha ubushobozi bwose bw'igihugu, bagakoresha iterabwoba, bagakoresha za avantage baha abantu batandukanye kugira ngo icyo kinyoma cyabo kigere kure. Ariko hari icyo dufite twagikoraho, hari ibikorwa twakora kugira ngo natwe amajwi yacu agere kure. Nibyo by'ibingibi nyine Eric Ngoga yasobanuraga nyine abantu batekereje by'uburyo ki hatangwa za message zo kwerekana ko mu by'ukuri igikenewe mu Rwanda uyu munsi atari amatora, ahubwo igikenewe ko ari uko abantu babanza kugira uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza, abantu bakava munsi y'inkota iba ariho ifashwe na Kagame, bakajya noneho batekereza kuzajya mu matora. Ndumva wenda sinzi niba Eric Ngoga hari icyo yavuga ku bitekerezo byari bitanzwe na Niyongabo Eric nawe. Noneho nyuma tugakomeza, haba hari abandi bantu bakeneye gusaba ijambo turaribaha, niba ntabona nabo turakomeza n'ikiganiro kugira ngo mu mwanya twateganyije tuze gusoza. Niyongabo arakoze cyane. Ayo ni amakuru, nicyo kintu abanyarwanda tumeze nk'aho buri wese aba mu bibazo bye, undi akaba mu bibazo bye, undi akaba mu bibazo bye. Usanga umucuruzi afite ibibazo bye, ugasanga umunyeshuri muri universite afite ibibazo bye, ugasanga umwana uri muri segonderi afite ibibazo bye, ugasanga abantu bari mu kazi bafite ibibazo byabo byo kutabona akazi kangana n'ubushobozi bafite, ugasanga barangije ntibabona akazi. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ibibazo, Niyongabo ikintu avuze ni uko ndumva yavuze kuri experience iri personnel ku bijyanye na SFB, noneho hakazamo n'ibyo twumvishe mu binyamakuru abo ni abantu nyine koko bafite ibibazo mu Rwanda. Ariko ikintu gikomeye ni uko iyo mugenzi wawe afite ikibazo, niyo waba utagifite nawe, kucyumva ni inshingano zawe nk'umuturage. So
abantu bari mu Rwanda uyu ni wo mwanya nabo babonye wo kugira gute, wo kubasha kuvuga ibitekerezo byabo no kuvuga ibitagenda mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyane cyane bahereye ku bwisanzure. Njye numva uvuze abantu muri SFB nabo nabikangondo, njye navuga no kuri bano banyapolitike batabashije kubona kujya mu matora. Uyu ni umwanya wabo wo kugira gute, wo kubyerekana yuko babujijwe kujya mu matora, atari kubivugira gusa kuri radiyo, ariko bakanagaragara hanze mu mihanda ya Kigali bavuga ko batahawe uburenganzira bwo kwiyamamaza. Njye ndumva ari ikintu ndabona ngo hari abanyapolitiki nibo tugomba gukurikira n'ubundi, ariko bagomba kugira icyo badufasha, bagomba guhaguruka. Dukeneye umuntu umwe, babiri, bakaba 10, bakaba 100, bakaba 1000, bikabera mu Rwanda. Hano ku mbuga nkoranyambaga turakeneranye twese. Uru rugamba ntago ari ubusa kuba Kagame yarafashe umwanya we akajya kuganira n'abantu bafite fake profiles ku mbuga nkoranyambaga, nuko azi yuko bimufitiye akamaro we. Nubwo rero bavuga ngo ibyo tuvuga ngo ntacyo bivuze, birakivuze, bifite akamaro. Ntago umuntu azamenya ko mu Rwanda hari ibibazo nitutabivuga. Ntago nari kumenya ibibazo byo muri SFB iyo niyo ngabo atabivugira hano uyu munsi. Kugira ngo ibibazo byacu bimenyekane, ibyo ari byo byose tugomba kubivuga. So nkaba nyine nanjye mushimiye ko ejo twari turi kumwe muri iyo space. Nibyo ni na Patrick bivuzeho, nibwo buryo bwonyine aho tubonye bari kuvuga u Rwanda tuze tubabwira u Rwanda nyine. Ntago u Rwanda ari urw'intore, ntago u Rwanda rw'abari abantu bishyurwa kugira ngo bavuge ngo u Rwanda ni rwiza, ngo ngende wo muri Kameruni. U Rwanda ni urw'abanyarwanda, nitwe tugomba kubivuga. Kandi n'urwo rw'abanyarwanda, buri munyarwanda, buri muntu uri hano muri no space afite itafari agomba gushyiraho. Nko kuba twaje uyu munsi ni itafari rya mbere. Itafari rya kabiri ni ukumvikana yuko iyi minsi 3 nizayikurikira tugomba kugerageza kubwira abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, inshuti z'abanyamahanga, ibibazo biri mu Rwanda, ko aya matora nta matora arimo, ko ahubwo icyo dukeneye ari ubwigenge. Sinzi uburyo twagera kuri abo bantu niyo ngabo yavuze. ibyo wenda abantu babiganiraho, umuntu yabiganiraho nyuma. Ya, ariko ni ibibazo nyine. Icyo ndi kuvuga nuko ni ingero yatanze mu Rwanda. Abahinzi bafite ibibazo byabo, abazunguzayi bafite ibibazo byabo, abanyeshuri bafite ibibazo byabo, kandi ibyo bibazo byose ni ibibazo bifite ishingiro kandi bitabonera ibisubizo, kubera yuko abatuyobora bataduha ubwisanzure bwo kujya gute, bwo gutanga ibitekerezo kuri ibyo bibazo. nibyo Eric urakoze. Tugomba gutanga amajwi yacu kuyageza kure. Nko twavugaga nyine, dukoresha izi mbuga uko turi ahangaha, ufashe ziriya flyers, ziriya message ukazipostinga, ukazigeza ahantu hashoboka. Hari abantu 100, 200, 500, 1000 bashobora kumenya ikibazo kiri mu gihugu, bashobora kumenya ko abanyarwanda, ya mashusho beretswe y'abanyarwanda babyutswa bashorewe ari ibihumbi n'ibihumbi, ko hari abandi banyarwanda bafite ukundi kuntu babona ibintu bitandukanye n'ibyo ngibyo bashatse kwereka isi. Urakoze cyane, ndagushimiye. Hari Rukundo wafata umwanya uri kukirwa na Maya. Yes, murakoze. Nagira ngo mbasuhuze mwese, nanabashimire kandi umwanya muba mwafashe muga hostinga space zifite kandi imirongo myiza igendanye n'imibabaro akenshi na kenshi usanga abanyarwanda dufite. Ndavuga cyane cyane abari mu gihugu ndetse n'abandi bari hanze kubw'impamvu z'ubuhunzi, kubw'impamvu za politike. Kandi ngewe nemera ko ibi bintu biba birimo ubwitange, kuko umuntu yari hosting bisaba gutegura no gufata umwanya we. Ni ibintu
ngewe mpa agaciro kandi vraiment numva mbashimira abajyamo hosting amaspace ndetse n'abandi batanga ibiganiro badusesengurira utuntu n'utundi. Ndabashimira ya mbonye iyi space ntinze, ariko mbonye umurongo cyangwa se topic muri kuvugaho numva ntabwo nabura kugira icyo mbivugaho, kuko usanga ari uburenganzira bwanjye cyangwa se ari igikomere mfite ku mutima, ikintu cyitwa uburenganzira, ubwisanzure. Ni ikintu ngiye kuri njye mbona nk'aho ari ikintu kinini cyane, kuko n'igituma usanga narafashe nk'uyu murongo ndiho byose bishingiye ku bwisanzure, kuko kubaho mu gihugu umuntu atemerewe kunenga cyangwa kuvuga ikitagenda ngo ubyisanzuremo ube amahoro, babigushyigikiremo, bumve ko ari uburenganzira bwawe. Icyo ni ikintu cya mbere cy'igikomere umuntu aba afite ku mutima. Kandi iyo urebye ukareba abanyamakuru twatunze mu Rwanda, sinzi niba ari ufite ikibazo cyangwa niba namwe harimo ingorane, hari abafunze, hari nanjye ntabwo bampamagariyemo, sinzi niba nkiri ku murongo. Ndacyari ku murongo. yego wagarutse, wari ugeze ku kintu cy'abanyamakuru bageze ni mu umuntu Rwanda. wari umpamagariyemo kandi ndi kwihuta, ndi mu nzira, ndi kuvugira mu Okay. nzira. So ikintu cya mbere rero mbona ni uko wenda mvuze nko kuri Karasira Aimable, uburyo afashwemo, imibabaro arimo, ntabwo ari kuzira kubera ko hari umuntu yishe, ntabwo ari kuzira ko Ntabwo ngiye Rukundo mwumva, sinzi niba namwe ari uko. nanjye ntabwo mwumva. Rukundo menya ahari murambabarira, ndagaruka ndabona wagaruka umaze kumera neza, gutunganya gukemura ibibazo mfite. Murakoze. urakoze cyane. Naho mu kanya Maya. urakoze, ndagushimira Rugaba kandi ndagusuhuje, suhuje n'abari muri space bose, abatanze ibitekerezo. Suhuje Eric watubwiye muri make ukuntu aya matora yagenze, kandi mushimira na niyo sindi si ba Eric babiri ahubwo buriya bombi. ni igitekerezo cyiza mwagize cyo gusesekaza mbese ibyifuzo by'abanyarwanda. Njye nibaza ko ari bo benshi, nubwo umuntu ashobora akurikije ukuntu yabonaga abantu bashagaye bazindukiye ari amatora, biriya bintu byo bitaga ngo kwiyamamaza nabyo bitari binasobanutse, kuko wasangaga nta butumwa bufatika umukandida wa RPF yatangaga, uretse kuba avuga nyine ndabasuhuje, acishamo akaba yaririmba, nta Ariko kintu wumvise ko gifatika. arimba neza byibuze. nabonye iyo yigira inama akibera nk'umusitari, kuko ariko arabikunda n'ubundi. abona ukuntu akunda amafoto we. akunda amafoto cyane, abonaga ariho yari kuba anezerewe adateje n'abantu ibibazo. Ikigaragara ni uko kuba duhurira kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ibintu bibabangamiye cyane. N'uyu munsi muri interview ya nyuma yabigarutseho, yabanje kugaruka kuri Ingabire avuga ko azagira ubuzima bubi, amaherezo mabi. Ati ngo ni umuntu twari twarafunze ngo turamubabarira, ati mbese inyiturano y'abanyarwanda namwe murayibona. we niko abibona. Icyo yibagirwa ni uko yari afungiye ubusa, icyo yibagirwa ni uko kumufungura atari imbabazi yamugiriye, ahubwo wenda ari pressure, nubwo ahakana ko ntayihari, ariko ni nicyo cyatumye abikora. No kuba agihumeka hagati y'igihe afunguriwe, ntidushobora kubara umubare w'abantu baburiwe irengero kubera ko bavuze ibyo badashaka kumva, ariko Ingabire akaba akiriho. Nabyo hari iyo pressure afite, ariko ducecetse n'abantu bose bacecetse pressure yagabanuka, wa mugani ngo akagira amaherezo mabi.
ubwo rero kuzamura ijwi ni inshingano yacu no gusakaza spread aka gapapuro gusishikariza ahantu henshi hashoboka. Niba ugiye kuri BBC gahuzamiryango ukabona hagiyeho inkuru ijyanye n'amatora, wongereho ubutumwa burebana wenda n'impamvu tubona amatora atagomba kuba, impamvu ifatika ijyanye no guhonyera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ijyanye n'ibintu bita ko hagezweho amajyambere kandi wenda ari ibyo byiza bike by'igihugu byikubiyeho n'agatsiko gatoya, ugasanga umunyarwanda muri rusange abayeho nabi, urubyiruko rudafite akazi, mbese cyane cyane hagaragaramo ibintu umuntu anenga, ibintu tunenga tubona ko bitagezweho kandi bitanagarutsweho mu matora. Ikindi yagarutse avuga ati ku bintu muri interview ya nyuma yavuze ati abo bantu banga u Rwanda, kuko iyo bavuze ko RPF hari icyo ikora nabi cyangwa we ku giti cye nk'umutegetsi w'u Rwanda hari icyo akora nabi, ahita akururamo abanyarwanda bose akabashuka, akababwira ko banga u Rwanda. Abantu benshi bari mu mahanga ngira ngo nzajya mpora mbisubiramo uko mbonye occasion, benshi cyane ntago babayeho nabi, benshi cyane n'urwo rubuga rwa politiki rufunguye hari benshi cyane batanabyitabira, uretse kuba bajya iwabo, uretse kuba bahubaka ibirengeje ibyo bibabwira ko bagezeho, nta yindi nabi abanyarwanda bashakira bagenzi babo. Ntibakagwe mu mutego, icyo mbwira abanyarwanda, urubyiruko rumaze iminsi muri ambiance, cyakora entertainment yo yarakozwe. Ndibaza ko benshi bari burware depression nyuma yaho, kuko urumva bagendaga bakimara depression bakabyina. Donc icyo nshaka kugarukaho ni ukuvuga ngo uwo mutego wo kubashuka ngo abantu bari hanze, numvise avuga ngo abari mu Bufaransa iyo ngo mujye mubasubiza, ariko ngo ntibakabaraze n'amajoro cyane, ngo ariko mujye mubasubiza, ngo nibarenze umurongo ngo nabo kandi afite icyo azabagenera. Muri make yabasezeranije kuzabica bose akabamara. yibagirwa ko ariko kuba bariho atari uko wenda atashatse kubica, nicyo kibazo cye. Ntabwo ari uko atashatse kubica cyangwa no. Ni ukuvuga ngo niko muceceka niko mugusha igihugu cyacu mugorane. Icyo nashaka kuvuga mbese abo banyarwanda ukuntu abashuka ababwira ati ni inyangarwanda, oya nta muntu wanga u Rwanda, nicyo nagira ngo mbahumurize. Nta muntu uvuga hano umuntu wanga u Rwanda ni umuntu ufite intwaro agafata abana b'abanyarwanda akabajyana muri Congo gupfirayo, uwo ni umuntu wanga u Rwanda. Umuntu wanga u Rwanda ni umuntu wangira ubutabera abanyarwanda, akabahohotera bakabasenyera amazu, uwo ni umuntu wanga umunyarwanda. Umuntu wanga umunyarwanda ni umutuma umuntu yicwa n'inzara yabuze icyo kurya kuko bamuranduriye imyaka. Ibyo ni byo kwanga umunyarwanda. Ubwo rero ikindi nshaka kubabwira abanyarwanda bamaze iminsi muri ambiance bari kubyina entertainment, uriya mugabo arabashuka, ni umukire, afite imitungo mwe mudashaka kwibaza, iyo yasahuye mu gihugu cy'u Rwanda, iyo yasahuye mu gihugu cy'abaturanyi, afite imitungo we n'urubyaro rwe mudashobora kwibaza. Niba mwese ubwo mwagiye aho barabambika imyenda, barabambika utugofero, nibatisimu muri make barababatije. Mwe gushukwa n'imiziki mumaze iminsi mubyina, aya si amatora, mufite iyi nshingano yo kutaba abacakara, mukihitiramo icyo mugomba gukora. Niyo nama nabagira, bakareka kujya gutora, ahubwo cyane cyane bagakora na sabotage, tubyite izina ryabyo, bavuge ko ayo matora atari ingirakamaro, igihe bamaze iminsi bayatamo kirahagije. Ubu bashyizeho iminsi 2 ngo y'ikiruhuko, ni ukuvuga ku wa mbere no ku wa kabiri. Jyewe imyaka nabaye muri ibi bihugu sindabona, niba amatora yabaye ntunabimenya, aba umunsi w'icyumweru, kuko ku cyumweru ari umunsi utari uw'akazi, abantu bajya gutora isaha babishakiye, ubyutse agatora saa 3, ushatse agatora bakavuga ati amatora ari buhagarike, kandi ari buhagarike wenda saa 9 z'umugoroba, umuntu wese ushaka gutora akaba yatoye. Ariko icya mbere cyo si agahato, gutora si agahato, ni uburenganzira bw'umuntu ariko ni ku bushake.
umuntu no mu itegeko nshinga ry'u Rwanda byanditsemo ko gutora ari ubushake, ni uburenganzira ariko ni ku bushake. Ubwo rero abantu bajye bitwaza itegeko kandi barigendereho, iminsi ibiri y'imibyizi ipfuye ubusa, nyine birumvikana umuntu utazi minimum wage, atazi yuko uyu mushahara fatizo itegeko ritigeze ritorwa, birumvikana ntago azi akamaro k'umubyizi w'umuntu kuko we yicaye ku mamiliyari, yicaye yakora atakora we arinjiza isaha n'isegonda. Ubwo rero icyo nabagira inama ni bareke kujya muri ubwo buyobe, bamureke yiyimike n'ubundi yariyimitse, nyuma tuzakomeza kuganira kuri za gahunda, wenda hari n'ubwo tutavuga ibintu byose ariko ikigaragara ni uko tutagomba guhagarara ku kwirengagiza inshingano ahubwo kwirengagiza inshingano zo gukora ubukangurambaga ku banyarwanda, ku bavandimwe bacu, ubundi rero ikindi ibintu by'inzangano, yakomeje kugaruka ku bintu byo kwangana, yumvisha ko abandi bose ni abajenosideri, abandi abari mu Rwanda ni aba-victims, ariko icyo kintu ntago ariko kimeze. Nta mujenosideri ushaka gutinyuka kuza gufata mike ngo avuge aha ngaha, ntibishoboka. Nta nta ntabwo ya abajenosideri bari mu ishyamba ariko barihishe, reka ango amenye wibeshye ariko eh? yabikora nzi Kagame si umujenosideri ntirirwa avuga Ndavuga muri sense we yabivugamo, avuga awe muri sense abo yita abajenosideri muri sense ye, ahora akangisha abanyarwanda avuga ati mwibeshya gato bazagaruka babateme, muri iyo sense ntawe ashobora kubona afata mike aha ngaha, niba anahari wenda ari ahantu mu ishyamba, sinzi njye ntawe ndahura nawe, mwe niba murahura niba murahura nawe wenda mwambwira. Muri make ntizibye mu magambo, aya si amatora, aya ni igihe cyo kwibuka no kuvuga ngo niba ushaka ko aya matora aba amatora, ubu byararangiye. Wabonye imyaka 30, RPF imyaka 30 yo kugira ngo ihe ihumure abanyarwanda byarayinaniye, uyu munsi Ingabire Victoire bamwimye icyangombwa. Ni umunyarwanda utemerewe kugira pasiporo, ntabwo byumvikana. Diane Rwigara nyuma yo kumwicira umubyeyi, kumwicira umuvandimwe, bamwimye icyangombwa gituma yasohoka mu Rwanda, kandi yahoze afite ubwenegihugu bw'amahanga, abuvaho ngo kugira ngo yiyamamarize, none ubuzima bwe bwose babwicaze hasi. Nta muntu afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bw'undi gutya. Ni ibintu biboneka muri Afurika gusa nta handi, mu Rwanda nako. Cyuma Hassan yavugiraga abanyarwanda, ntago yagendaga ajya kuvuga ati wenda hari umusoro banyishyuje urenze, no, yagendaga mu biturage agashaka n'imfashanyo agafasha abantu, akabakorera ubuvugizi. Uyu munsi ahantu ari mwese ari mu gihome, arafunze, abamwica bo akaba aribo bidegembya, akaba aribo abantu barimo barabyinira uyu munsi. Ni ikibazo gikomeye. Gasasira Karasira ntabwo rwose Karasira nkunda kumwita Gasasira, Karasira Aimable, Karasira nawe yicaye ngo kuko yavugiye kuri YouTube, ni agahomamunwa kubona n'abantu b'abanyarwanda bitwa ngo barize, bitwa ngo bafite ubushobozi muri kiriya gihugu, bahaguruka bagakurikira iriya courant, bakajya biruka bazamuka mu majyaruguru, mu majyepfo ngo bakurikiye umugabo umwe, nta nubwo ari umugabo, njyewe namuburiye izina. Umuntu umwe isaha n'isegonda abwira abantu ati funga umuginga, nimumurase, nimumwice. Ubwo rero ni mugire umutima w'ubumuntu, mwibuke abo bavandimwe bacu bari victime y'iyi system. Uyu munsi niba atari mwebwe, ejo mushobora kuba mutahiwe, inkoni ikubise mu kiba uyirenza urugo. Mureke tugerageze kuzamura ijwi hamwe kugira ngo twikize iyi ngoma y'igitugu. Murakoze. hari akantu uvuze uti abantu ntibagira ubuntu, abantu ni no kugira ubuntu ku rundi ruhande, kuko niba uri hano mu mahanga ukaba wagize umugisha wo gucika barabicanyi bari i Kigali, mbonereho nyine hari ibyo uvuze avuga ngo hari abari muri ibyo bihugu ngo bazibonera asa nk'utera ubwoba. Hari ikintu abantu bamwe bijya birengagiza, ntabwo kuba abantu uyu munsi bari kubera ko Kagame atashatse kubica,
ntabwo kuba abantu bamwe bagihumeka ari uko atabateze imitego cyangwa amarozi cyangwa babicanyi bagenda bazenguruka isi yose. Ntabwo agomba kwihagara hariya ngo yikubite ku gatuza ngo yumve ko agomba gutera abantu ubwoba ko bazabica ngo kugira ngo abantu baceceke. Ntabwo Kagame afite ububasha. Ni nabyo biriya kare nazo mbibwira umuntu tuganira ambwira ngo yavuze ngo Ingabire azagira amaherezo mabi. Kagame se waza amaherezo yazaba yahe? Ntabwo afite ubuzima bw'abanyarwanda, ntabwo afite ubuzima bwacu, ntabwo afite ubuzima bw'umuntu ari wese mu biganza bye. Ibyo ngibyo ni ikintu agomba kwibagirwa akagishyira hariya. Akunda kenshi kuba hariya avuga yitse imitima, wumva wagira ngo adasinziriye, atera abantu ubwoba ngo abantu bahamuke. No, nta kintu abantu bagomba guhamukamo hariya. Ntabwo umuntu ashobora kumara imyaka 30 yica abantu ngo abantu bagumye ngo bamutinye ngo bamurebere ngo kugira ngo bakunde ngo babeho. Impinja se yishe zingana iki zitavuga? Abana b'imyaka 2-3, nta bana 2 mwabonye barushye mu Kivu hariya icyangugu za Rusizi na Nyamasheke muri za 2010 na kangahe se ejo bundi ni atari na 2020, kubera gusa ko ngo papa wabo abantu bagiye kumubishyira ngo farumasi ngo yatanze imiti ngo ayiha ngo abantu barwanya leta. Ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibinyoma gusa bahimba. Bica abana 2, abana b'ibitambambuga bajugunya mu Kivu. Umuntu nk'uwo ngo ufata abana bibondo bangana n'abuzukuru bakabica, waje uvuga ngo abantu ngo bacicike kugira ngo atazabica. No, kameme hari ibintu nyine bo bibwira ko baba batera ubwoba, ariko nta kintu abantu bagomba gutinya mu kiri hariya. Azica abantu ariko ntago azabamara. Amaze imyaka 30 yica amanywa nijoro, yica muri Kongo, yicaye ntago abantu bashize. Nta muntu n'umwe ufite ububasha ku buzima bw'umuntu kugeza igihe Imana iri kwiba ubuzima bwawe. Kubemera Imana nibwo ushobora kugenda. Naho ibyo bya Kagame byo kwikubita mu gatuza byo arishuka cyane. Bucyana yandi. Witwa Eugene, mwanya wawe. Rugaba, urakoze cyane kuba umpaye umwanya wo kugira icyo navuga kuri iyi topike. Ariko mbere y'uko muranyumva, ndakumva cyane. mbere y'uko twinjira muri iyi topike ndagira ngo manze suhuze abantu bose bari kuri uru rubuga, n'abambanjirije bose, n'abakurikiye, nabashima ibitekerezo byanyu. Ubwo rero icyo navuga kuri iyi topike ku byerekeranye n'ubwisanzure, hari ikibazo nshaka kubanza kwibaza. Ubu bwisanzure ese burashoboka mu gihe tubona umuryango nyarwanda utsikamiwe? Umuryango nyarwanda uratsikamiwe. Icyo nshaka kuvuga rero, twebwe abanyarwanda sinzi ukuntu wenda kubera amateka, wenda amateka niyo yatujyanye muri ibibazo, tugira n'ingorane z'uko tutabashije kuyasobanukirwa cyangwa ngo tuyasobanurirwe, dukomeza kwibeshya. Hari ikintu ntekereza kandi mpora nibaza buri gihe, ndavuga nti umuntu wese uvuga ikinyarwanda niko ari umunyarwanda. Wenda murambabarira munyihanganire kugira ngo nze kugera ku cyo nshaka kuvuga. Ibi byose birimo kubaho, abantu bakaba nta bwisanzure, kuko ngewe nkurikije context dufite actually muri kiriya gihugu, ntago biragoye cyane kuba abanyarwanda. Uwitwa umunyarwanda, ntago mvuga abantu bavuga ikinyarwanda, umunyarwanda w'i Rwanda ntago ashobora kwigobotora atsikamiwe bingana gutya, aziritswe n'ingoyi. Izi ngoyi turazibona, zirahari kandi zaje tuzireba, kubera ko hari ukuntu tujya twibeshya nk'abanyarwanda, abanyarwanda bo mu Rwanda, tukibeshya tukumva ko abantu bose tuvuga ururimi rumwe ari abanyarwanda, kandi ntago ari byo. Kagame we yabibonyemo inyungu, kubera ko yitwaje abantu bavuga ikinyarwanda, noneho abahindura ingoyi iboshye abanyarwanda b'i Rwanda. Mu gihe igihugu cyari kigaramiwe, kiri mu bibazo, turi muri jenoside n'ibindi bibazo by'ingorane twahuye nabyo nk'abanyarwanda, abanyarwanda b'i Rwanda. Igihe twari dushushe nkaho tujya guhaguruka kugira ngo turebe ukuntu twakwiyandayanda, kuko society yari imaze gusenyuka, imiryango yarasenyutse, abantu barashize, intambara n'ibira byose twabonye, jenoside yakorewe abatutsi iraba, imiryango n'abandi batari abatutsi nabo barapfuye, twatakaje imiryango, abantu bose mu bwoko bwose, ndetse n'abanyamahanga bari muri kiriya gihugu nabo
babihombeyemo, hari abapfushije abantu, ibintu byabo birangirika n'iki byose. Ibyo ntabwo nshaka kubisubiraho, ariko ndavuga nti iryo shyano ryagwiriye u Rwanda, iyo uko babitubwira ngo u Rwanda ngo rwarabohowe, Kagame yaje aje kubohora u Rwanda, ntabwo ntekereza, kuko unabirebye na neza, nahoze nkurikira ibyo yavuze ejo bundi ngo hajyaga aza mu Rwanda muri kiriya gihe cya kera cya mbere y'intambara, igihugu cyaba kiboshye wowe ukaza ukakiziramo ugatembera, uko mu Kiyovu ntabwo hagendaga abantu bose. Mu Kiyovu hari imihanda n'abahavukiye tushobora kunyuramo wenda utabajijwe aho ujya n'iki byose, bitewe n'uko wenda babona ko utahasanzwe. So bivuga yuko niba umuntu yaraturutse hanze akaza inshuro imwe akaza inshuro ebyiri, icyo gihugu cyari kiboshye gite? Ndetse icyo gihugu cyari kiboshye gite yarazaga akinjira mu mipaka akajya gucumbika ku muntu wari umufongisiyoneri wa leta ukorera leta uri no mu mwanya. None se ni bangahe bafite abantu muri kuri space wenda n'abandi bazatwumva, ni bangahe bari bafite abantu bo mu miryango yabo bari mu myanya nk'iyo ngiyo guhera kuri ba directeur kuzamura, ni bande? So nta ibintu byose bavuga iyo birebye uretse wenda ko byaba ari mu nyungu z'umuntu ku giti cye, ntago nakwemeranywa, wenda ni opinion yanjye, ntago nakwemeranywa n'umuntu wari wese 100% ko igihugu cyari kiboshye, cyane cyane ko tuzi ko n'ubwo bushobozi n'izo mbaraga Habyarimana wari umudictator uko bamuvuga, urenze wenda Kagame uko bamukompara, kuko niyo ntero bafite cyangwa niyo migisho barimo guha abana b'urubyiruko ngo Habyarimana ngo yari yes, nta muntu uri perfect, ariko Habyarimana ntago ari umudictator urenze Kagame. Niba yarazaga muri icyo gihe Habyarimana yayoboraga, kandi n'icyo gihe twari no mu ishyaka rimwe, ntabwo twari no mu mashyaka menshi, kuko yavuze ko yatangiye kuza mu myaka za 77 hari sinibuka. Icyo gihe benshi muri twe bari bato, abandi bataravuka aho hantu. Wakomeza, nari nkoze ikosa ndi kuzamura umuntu ndampagarika mikoro z'abantu bose. Wakomeza, urageze aho uvuga ko muri za 70 na kangaha bamwe baba bataravuka abandi bari abana. Ubwo nyine ndagira ngo ngarukaho, icyo gihugu cyari kiboshye, icyo gihugu cyari kiyobowe nk'uko batubwira ngo Habyarimana ari umunyagitugu. Ntawavuga ko ibintu bye byose ari cyane, ariko ntabwo yageza aho ubutegetsi bwa Kagame bugeze. Bivuga yuko niba we yarabashaga icyo gihe kuza akaza inshuro imwe, akaza inshuro ya kabiri, akaza mu Rwanda akidegembya, akagenda muri icyo Kiyovu nkubwira cyagendaga umuntu kigasiba undi, ntabwo ari ukuvuga ko bakubuzaga kukigendamo, ariko hari imihanda wanyuragamo kubera wenda abantu bahatuye muri za ambasade n'ibiki, bakaba wenda cyangwa se nka kwa kundi yavuze ko yanyuze hafi y'aho abajandarume bari barinze, hari imihanda utapfaga kunyuramo cyangwa ukagira ukwigendamo. Ibyo birumvikana kubera ko byari ikibazo cy'umutekano, ariko ntawamubujije kugenda mu gihugu, yarakigendaga, kandi yakubwiye ko yajyaga azamuka n'amaguru akajya gutega bisi akajya za Butare. So igihugu cyose yarakijagaza, nta muntu wigeze amukumira nk'uko bo bakumira abantu muri iki gihe. So bivuga yuko iyo bihandagaza bakavuga ngo igihugu ngo cyari ngo kiyobowe ngo kiboshye n'iki byose, cyari kiboshye ku buhe buryo? Nibazabidusobanurire, kuko iyo ubivuze vague gutyo en general ntuspecifiye ngo uvuge ngo cyari kiboshye muri ubu buryo ABC, biba bigoranye cyane. Ikindi cya kabiri, uwo muntu yaje, niba ari anko we niba ari inde, yazaga gusura mu Kiyovu, ababaga mu Kiyovu bari bangahe? Uwo muntu yari afite, yatubwiye amateka yavuze ko nabisubiramo benshi babyumvise ngo arazabura akazi, ariko bageze aho baramwibuka bamuha akazi. Bivuga ko nta vangura ry'amoko ryari rihari, kuko turabazi abantu bari abadiregiteri, turabazi abari abadiregiteri b'amashuri, bari abadiregiteri mu minisiteri n'ibiki, abadiregiteri b'ibigo by'amashuri n'iki, mu bigo byihaye Imana, abasenyeri n'iki, ibyo bintu byose amoko yari arimo, n'abatutsi bari barimo kimwe n'abahutu n'abandi bose. Njye ntabwo nkunda kuvuga amoko cyane, ariko mangira ngo njye mpinyuza abantu bavuga ibintu bitari byo n'iki byose. So kuba ntibivuga ko wenda hatabagamo ibyo bintu bya akana ka mama n'iki byose, ariko ntago bigeze ku rwego tubona bigezeho ubu ngubu, kuko nta byera ngo so kwa Habyarimana bafite amakosa yabo n'ibyiza byabo bakoze, nkuko utabigira utabica hirya, ariko ntago wavuga ngo ibintu byose byakozwe muri kiriya gihe
ngo igihugu ngo byatumye igihugu kibohwa ku buryo nta muntu wisanzuraga n'iki byose kuko na Kagame ubwo yakigendagamo icyo gihugu so ni ukuvuga ko harimo umwidegembe so bivuga yuko rero icyo ushaka kuvuga ni iki uretse ko nagahe n'uburyo baramuhagaritse arirukanka umuntu yahagarara se ahubwo agasubiza ibyo ibaze guhagarara imbere y'abantu ukababwira ko umuntu ushinzwe umutekano yaguhagaritse warangiza ukiruka wasuzuguye amategeko ni ukuvuga ko gusuzugura amategeko cyangwa kwirengagiza amategeko ni ibya kera twese baraduhagarikaga tukagenda ukamusanga akakubaza irangamuntu ukayimuha n'iki byose cyangwa se ijya kubajije ukayimusubiza wenda habe n'igihe atabaga gushakira ibibi urumva akakubaza ati isura ya hehe bimeze gute tugufasha iki ariko ntabwo yamuhaye no ngarutse rero ko ibyo nashaka kuvuga ubwisanzure ntibushoboka kubera ko mu migozi ubutegetsi bwa Kagame bwabohesheje sosiyete nyarwanda abanyarwanda bo mu Rwanda kuko turavuga ngo abanyarwanda nibahaguruke ngo baharanire uburenganzira bwabo bagahagurutse ariko nta ntege uti kubera iki mu gihe twari turimo twiyandayanda tumaze nyuma ya jenoside igihugu turimo twongera kureba uburyo twakongera guhaguruka ngo duhagarare ku maguru yacu tugire twiyubake dusubire inyuma turebe ibyabaye byatumye ishyano rigwira u Rwanda n'iki byose ingoyi hahise utugwa hejuru ni nk'uko wafata urushundura ugahita ukubita hejuru y'umuntu nka kwa kundi bafata amafi sosiyete nyarwanda yafashwe bugwate n'abantu bari baturutse hanze kandi baza babigambiriye kubera ko nta n'impamvu niba baravuga ko baje kubohora igihugu none se ubwo iyo ntuza iyo liberation iri hehe ko tutayibona ahubwo abantu ingoyi barushijeho gutanaga ingoyi ibyo babitaga ko ari ingoyi ahubwo noneho bazana ingoyi nyayo kuko nta ngoyi ngewe nigeze mbona mbere ya 90 n'icyo gihe kuko hari ubwisanzure amashyaka bayemerewe gukora kandi ntabwo ntekereza ko MND yigeze yivanga mu mikorere y'andi mashyaka barakoranye ni nayo mpamvu byarangiye n'ubundi igihugu bagifashe kubera ko MND nyine yarabaretse ibaha uburenganzira bwabo barangije ahubwo bakora coalition ari amashyaka ya opposition tureba za PL za PSD n'iki byose bajyaga ku murindi kandi ntago bari barababujije kwisanzura baragenda bakajya kuganira n'inkotanyi bakagaruka bagakora politiki nta muntu wari warigeze ababuza ahubwo nyuma yaho nyine kuko RPF yari ifite umugambi nyine wo kuzafata ubutegetsi kabwiharira nyine yabakinnye amayeri bagenda bajya gusinya ibintu bya Arusha n'iki byose mu mbabare ko nsubiye aho wakwihuta ukajya kuganira uyu munsi aho baragira amasasiro noneho ibyo bintu byose amasezerano kutatashyizwe mu bikorwa kuki hagombye kujyaho intambara so noneho ibyo ushaka kugarukaho reka mvuge ku byerekeranye n'ingoyi ziboshye community nyarwanda aba bantu nkubwira bavuga ikinyarwanda ntabwo ari abanyarwanda dufite abakongomani bari hariya abakongomani bavuga ikinyarwanda abo bantu twebwe nk'abanyarwanda b'imbere twabibeshyeho cyangwa se wenda n'icyo byose noneho Kagame yararebye aravuga ati reka mfate abo bantu abo aribo nkoresha mbabohesha abanyarwanda niyo mpamvu wumva abo bantu bose bafunga abo bantu bose bari mu nzego z'umutekano abo bantu bose bari mu bucamanza bacira umunyarwanda urubanza batamubabarira abo bantu uvuga barimo bica abo bana b'impinja bakajugunya mu mazi abo bantu nta kintu dupfana kuko ni abanyamahanga ahubwo igihugu kiri muri occupation u Rwanda ruri muri occupation ruri muri occupation bivuga yuko rero kugira ngo ibi bintu by'ubwisanzure bigerwaho nuko tugomba kwihana aba bakongomani bavuga ikinyarwanda kuko ngiye ikibazo cy'u Rwanda bagiye muri Kongo ntago mbyumva bagiye ngo bagiye kurengera umukongomani sibyo bagiye kurengera umukongomani ngo w'umututsi ngo urimo kwicwa n'iki byose ariko noneho ubutegetsi mu Rwanda bushyigikiwe abo bantu bavuga ikinyarwanda b'abakongomani nibo bawushyigikiye kuko nta munyarwanda urimo kuko n'ikimenyimenyi urebye abantu barimo gukorerwa recruitment bakorezwa muri Kongo n'abana b'abanyarwanda basanzwe ntago ari bariya bakongomani bavuga ikinyarwanda bajya ku rugamba kuko abo bari bo bajya ku rugamba intambara yarayirangiye ariko noneho ubutegetsi burimo burafata abana b'abanyarwanda bana bavutse nyuma ya jenoside aba bana bashibutse ku miryango yendaga kuzima cyangwa abantu bari bamaze kongera kwiyandayanda nibo barimo kujya gushirira muri Kongo mu gihe bari abasore wabonye abasore bamuherekeza muri za campaign kuko nta abantu b'abasore ntago ntekereza ko nyuma ya 94 dufite abasore bangana wenda barahari baracyakura
ariko bariya abantu iyo ubarebye bose ni abanyamahanga, ni abakongomani bavuga ikinyarwanda, nibo bamushyigikiye, nibo bamuha ingufu, nibo batuboshye, bariya abantu nibo batuboshye. So mu byo muvuga byose kiriya kibazo cy'abakongomani, bariya abakongomani bavuga ikinyarwanda, kuko abanyamurenge harimo ibice bibiri. Hari abanyamurenge bavuze bati twebwe nta kintu twigeze dusaba ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse turanabyitahije, baranabyamagana. Hari abandi, hari ikindi gice cyo cyiyemeje gukorana n'ubutegetsi bwa Kagame. Hari abo muri Masisi na Rucuru, hari space nari ndiho nimugoroba, hari abanyemera b'abatutsi, ubwo ni umwe watubwiraga uko bimeze, aravuga ati turabafite barimo hari abashyigikiye ubutegetsi bushinzwe umutekano bari mu ati abo bantu rero nta kuntu twabagenza, ubwo nyine byaratuyoboye ko tuzabigira, ariko abo bantu nibo bahaye ingufu ubutegetsi, nibo batumye n'iyo ngoyi rero nashaka kuvuga, iyo ngoyi ituziritse ntabwo nkiri kukumva. Mumbabarire bari bampamagariyemo. Ingoyi ituziritse ni aba bakongomani bavuga ikinyarwanda, nibo batugejeje aho tugeze, nibaramuka batuvire mu kibazo cyacu u Rwanda bagahigama, ikibazo kizahita gitungana. Murakoze, ndabashimiye. Urakoze. Ndakeka ko Perezida Kagame na RPF n'abacancuro bakoresha ntago bazihigika, bisaba ko tuzabahigika nyine tukabereka uko ibintu bigomba kugenda, tukabereka aho bakwiye kuba bari, kuko guhera kuri Perezida Kagame n'ibyo twavuze ntago ari mu mwanya we. Ntago wambwira ko ari umukuru w'igihugu wica abantu, usuzugura abanyagihugu be. Ntago hari undi mwanya yagombye kuba ari mutaruriya. Mu by'ukuri nabo ngabo akoresha rero bagombye kuba bari mu gihugu cyabo, cyangwa bari mu Rwanda nyine nk'abanyamahanga bari mu Rwanda mu bundi buryo, cyangwa niba barahawe n'ubwenegihugu bakaba bari mu Rwanda nk'abanyarwanda, ariko batari mu Rwanda batwica cyangwa badukorera n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Urakoze ku bitekerezo byawe. Ndagira ngo mpe ijambo Rwanda nziza, ariko ntatinde cyane kuko dusigaje iminota itarenze 15 kugira ngo dusoze ikiganiro. Habaye hari undi muntu wumva nawe ukeneye kugira igitekerezo yazamuka ku minota 15 turaba dushoje, nawe atanga ibitekerezo kuri insanganyamatsiko, ariko cyane cyane twibanda ku buryo twakora kugira ngo ubu butumwa amajwi yacu yereka abantu, abanyarwanda n'abanyamahanga, ko uyu munsi mu Rwanda nta matora ahari, ko ikintu gihari ari ikinamico, kandi ko atari byo dukeneye ko twigenga, tugira ubwisanzure mbere y'uko ibyo by'amatora bizamo. Ndumva ari byo twakomeza gutanga ibitekerezo uko byakorwa n'uko byanozwa. Nkaba nasaba n'abantu bari hano muri space ko na partage izo flyers cyangwa ayo mafoto ariho ubutumwa butandukanye, namwe mushobora no kubufata mukabushyira mu zindi ndimi, mu bipartage ku mbuga nkoranyambaga zanyu, mu bisangiza abantu hirya no hino, mu bishyire muri za commentaire ku nkuru zandikwa kuri ibihe by'amatora mu Rwanda ku binyamakuru bitandukanye, kandi mu bihere aho bishoboka mwongereho ubutumwa busobanura impamvu mu by'ukuri mu Rwanda amatora adashoboka, igihugu aho abantu bose, amashyaka ya politike menshi ari mu mahanga, bari mu gihugu babujijwe uburenganzira. Twahoze tuvuga ibya Madame Ingabire amaze kwibasira inshuro 2 mu cyumweru kimwe, bya byose no gutera ubwoba abantu bari mu gihugu bashaka kumunenga kugira ngo baceceke. Abanyamakuru, abantu bafunzwe, abactiviste batandukanye twabavuze, ba Karasira, twavuze abanyamakuru nka Bacyuma n'abandi, na Bayidamange, Badeo Mushayidi n'abandi batandukanye abishwe. Ubwo butumwa bugomba guherekeza izi flyers cyangwa amafoto ariho izi za message, kugira ngo twereke amahanga n'isi ko ibyo bibazo ari byo dukeneye ko bibanza kuva mu nzira, kugira ngo tuzabone kujya mu matora mu by'ukuri twese nk'abanyarwanda, atari amatora yo kugira ngo Kagame adufata atubwire ko tugomba guca hano no gutora hariya adufatiyeho inkota. Rwanda nziza rero, iminota 3 byaba byiza utayirengeje, yaba myinshi ikaba nk'ini 5 ntirenge, byaba ari byiza kuko dusigaye iminota mike cyane tugasoza. Murakoze. Murakoze cyane. Patrick, muri kunyumva? Yego ndakumva cyane. Ntago rwose ngeza kuri ibiri. Nindaga kugaruka kuri topic yavuze ku kijyanye n'ubwisanzure. Nashakaga kwerekana agakomparezo gatoya nkibona topic natekerejeho. Njyewe ntago mu gihe cya Habyarimana ntago nari impari, ariko nakurikiye video umunsi w'irahira ry'abadepite bavanze disikuru perezida w'urukiko rw'ikirenga yakoze. Muze kuza gusubira inyuma muyirebe disikuru perezida w'urukiko rw'ikirenga yakoze imbere ya perezida aje kwakira indahiro.
ntago iriya disikuru ntago perezida w'urukiko rw'ikirenga uyu munsi yatinyuka kuyivuga imbere ya perezida, nicyerekana ko kiriya gihe hari hariho ubwisanzure. Interview PM Agatha yakoze ku munsi perezida atari yaje kwakira izo ndahiro avugana n'abanyamakuru ababwira ati mugende mujye kubaza perezida, ngiye murabimbazaho ibiki. Ninde mu minisitiri watinyuka kudekarara interview nk'iriya akavuga ijambo nka ririya? Ukoze comparaison rero hagati yo kuri kiriya gihe n'uyu ngubu, usanga kiriya gihe abantu bari bafite ubwisanzure kuruta ubu ngubu. Nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga, koko buri hantu hose hafite amakosa yaho, bafite ibyaha byabo, ariko ubwisanzure bwari buri kiriya gihe buri hejuru cyane buri ku rundi rwego. Tekereza aho umudepite uriya wahoze uyoboye intore wo mu majyaruguru y'intara y'amajyaruguru Munyibutse Patrick wahoze avuga ngo FPR yamufata imodoka irayimusubiza Rucagu Rucagu. Ejo bundi bahoze minisitiri wahoze ari kumushinja yahoze ari depite mbere ya jenoside, ubwo warubuze depite njya nyuma ya jenoside, niyo mpamvu byabinyobeye. yani mbere ya jenoside. Ikinyamakuru ngo kimubeshyere ngo yavuze ibintu ngo agira ate, yandika ibaruwa avuga ati oyanjye ntabwo yitandukanyije n'inkotanyi. Ku butegetsi burwanya inkotanyi wowe ukavuga ngo ntibitandukanyije n'inkotanyi kandi ukagumya ukayobora, uruvuga urwego rw'isanzure ibyo bintu biba biriho. Ariko ejo bundi Frank Habineza yaravuze ati rwose twaganira n'abantu bahunze igihugu bagaruka mu gihugu, mwabonye amabuye bamuteye kugeza kuri televiziyo y'igihugu bakamutera amabuye. Ubwisanzure, dukoze comparaison y'ubwisanzure ku butegetsi bwa Habyarimana no ku butegetsi bwa Kagame, birahabanye pe. Cy'ubwisanzure cyo kirahabanye, kiri ku rundi rwego. Warumbwiye ngo nze kuza kuganisha ninza gusoza nze gusa nkwerekana icyo ntekereza cyakorwa. Reka dufate urugero ku cyo abandi bakoze. Abatukanaga bwa mbere, hatukanaga abantu b'abasaza ba Tomu, baza batuka ba Victoire, batuka uvuze ibitagenda bakamwanjama bakamutuka. Umuvuno warahindutse. Ufashe ijambo wese arabwira urubyiruko ati urubyiruko ngaho nimujye gutukana, ngaho nimugende mu batuke, ngaho nimugende mu babwire. Ntekereza ko imbaraga ziri mu rubyiruko kurusha abasaza. Urubyiruko nirwo rukwiye guhaguruka rukavuga ngo ariko nyamara ibi bintu si byo. Icyo dutekereza cyakorwa cyaba ari iki ngiki. Icyo nyamara ibi ngibi nubwo ari byo abantu berekeza gutukana, ariho abantu bajya, uvuze wese bakamwanjama, imbaraga zakirwa mu rubyiruko cyane. Urugero nka Patrick urakoresha space, ufite ijambo, ufite ibitekerezo, na Oscar na Eric, imbaraga zigashyirwa cyane mu rubyiruko, akaba ari rwo ruhaguruka cyane kuruta uko abasaza baba bari bahaguruka bakagira icyo bavuga. Rwa rubyiruko noneho aho kugira ngo rujye kwanjama abantu rubatuka, bagatega amatwi bagakora comparaison bakavuga ati ibizima ni ibi, akaba ibyo bakurikira. Murakoze cyane. Nayinjiye kugaragaza yuko ubwisanzure ku gihe cya Habyarimana n'ubwisanzure k'uyu munsi bitandukanye kandi ku ngero zifatika. Murakoze kumija mu Patrick. Urakoze Rwanda nziza, urakoze. Ubwisanzure, abantu bashobora kuvuga icyo batekereza, umuyobozi ashobora kubwira undi muyobozi ko ibyo ari gukora atari byo, nibwo bwisanzure abantu bifuza, nibwo bwisanzure bushobora gutuma abantu bajya mu matora, kuko umwe akiyamamaza akavuga ati no, wowe wabeshya abantu ko uzazana gari ya moshi amaso yaheze mu kirere. We Kagame wabeshya abantu ko uzaha buri mwana laptop muri 2020, ko buri mwana w'umunyarwanda azaba yiga afite laptop, amaso ntago ariko bimeze. Wabeshya abantu ko uri icyogajuru mu kirere kugira ngo internet bizagende uko nuko, icyo cyogajuru twarategereje twarahebye. Wabeshya abantu ko uzubaka umunara wa Karisimbi, uwo munara ntawo twabonye. Wabeshya abantu ko uzabubakira stade Gahanga na Nyanza, uyu munsi urajya kuvugurura izo utubatse ukabeshya ko watashye stade nshya. Ibyo ngibyo ubwo bwisanzure nibwo bishobora gutuma haba amatora. Naho abantu badafite uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza, ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye mu matora, nyine ayo matora ntabwo ashoboka mu by'ukuri. Umuntu akivuga perezida akamubwira ko azagira amaherezo mabi, ntabwo wavuga ngo hari amatora. N'ayo majwi rero dukwiye kuzamura muri iki gihe no kubwira abantu yuko mu by'ukuri ayo matora adashoboka, ko ikintu abantu bagomba guharanira ari uko tugira uburenganzira mu gihugu cyacu, noneho ayo matora akazaba nyuma. Eric Ngoga, sinzi niba hari icyo wavuga ku byavuzwe, noneho niba hari undi muntu wifuza kugira icyo atangaza nawe tukamuha umwanya umunota umwe tugasoza. Eric, sinzi niba hari icyo wavuga ku bimaze kuvugwa n'abantu batandukanye. Abantu wenda ikintu bagarutseho ni ukuvuga ku bwisanzure. Hari uwabivuzeho Eugene avuga ko ubwisanzure mu Rwanda bidashoboka, nyamara nibyo ubwisanzure burashoboka
mu gihe umuntu yumvishe ko ari uburenganzira bwe mu gihugu cye kugira ubwisanzure. Ikindi kintu gikomeye mu bwisanzure ni ugukora ibikorwa bijyanye n'umutimanama wawe. So aho ngaha niho nshishikariza abantu bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora aka kanya aho baherereye hose, kwinjira muri no kampanye, muri ubu bukangurambaga bwo kuvuga ko aya matora atariyo. Nta matora yabaye mu Rwanda, ahubwo ni Kagame wongeye kwishyiraho, yifotozanya n'abanyarwanda kugira ngo abwire abazungu yuko yatowe. Ubwo ni bumwe mu buryo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo agaragaze ko nta matora yabaye mu Rwanda. Abari mu Rwanda nabo, icyo ni ikintu tugomba kugarukaho, bitinde bitebuke, abanyarwanda mu Rwanda bagomba kumenya yuko kugira ngo Kagame arekure ubutegetsi bizasaba yuko abanyarwanda bagira icyo bakora. Icyo kintu nta kintu ntabwo twabica ku ruhande. Tugomba kubona abantu bajya inyuma y'abanyapolitiki cyangwa se abantu bavuga ibitagenda mu Rwanda, bakabasaba yuko ibitekerezo byabo byumvikana mu gihugu. Ndumva aricyo navugaho. Wenda hari abantu bavuze ku buyobozi bwa Habyarimana bukompana n'ubwa Kagame. Buri buyobozi bugira ibibazo byarwo. Ejo muri space nari ndimo baravuga ngo tugomba gukorera ngo ibintu biri positif kuri Kagame, ariko ntago wareba ibintu biri positif kuri Kagame igihe hari ibintu biri negatifu birenze ibiri positif, cyangwa se byica amategeko. Umuntu wica abantu, umuntu ufunga abantu ntacyo abaziza, niyo yazana inzu zose akazigira zahabu, abo bantu yishe ntago bazazuka, abantu yashyize mu buroko ntago bazabuvamo. Aba baturage iki gihugu yafashe matekwa kizagira amahoro ari uko atakiri perezida w'u Rwanda, hari undi muntu uriho. Ubara nicyo nakongera ku bantu bavuze. Rugaba, uranyumva? Yego, navugaga ntarava ku gapfukamunwa. Icyo kintu uvuze nicyo, ibyo bintu nyine by'abantu bavuga ngo amazu ngo n'ibindi, usibye ko ayo mazu nayo afite bene yo, ntabwo ari abanyarwanda mu by'ukuri. Muri rusange abanyarwanda benshi ko babaho turabizi, ariko nubwo wafata buri munyarwanda ukamuha inzu, sinzi abo bantu benshi bavuga bafite imiryango, bafite abagore, abana cyangwa se abavandimwe, sinzi umubare w'inzu wabwira ko umuntu yaguha kugira ngo wice abavandimwe bawe cyangwa umugore wawe cyangwa umwana wawe ngo ubyemere. Ntabwo nzi ayo mazu uko yaba ameze. Igiti gifite umutegetsi w'umwicanyi uza agatwica uko ashaka, akanabivuga kuri akigamba, akavuga ko umuntu wese yamugenza uko ashaka. Ikintu cyose yakora, mu by'ukuri ntabwo numva agaciro k'icyo kintu, ntabwo nkumva. Ndagushimiye cyane. Eric yari yazamuye, Eric wundi niyo ngabo yari yazamuye ukuboko. Eric, wafata umunota umwe tugiye gusoza. Yego Rugaba, muri kunyumva? Yego, ndakumva. Okay, ni igitekerezo nashaka gutanga nka example. Ngewe wacu ni Kagugu. Ni ukuvuga Kagugu ni muri quartier y'abakene. Reba abantu bose muri Kigali abakene basenyeye, babajwe, bagize nose bajya gutura Kagugu, Gasanze, Batsinda aho ngaho. Igitangaje kubera ko population density iri hejuru cyane, usanga abaturage bonyine b'Ikagugu baruta umurenge wose wa Gisozi, kandi Kagugu iri muri Kinyinya. Bivuze ngo mu rugamba rwo gushaka ubwisanzure hari no gutekereza se mu Rwanda wahera he ubwira kuko igihugu ni kinini, miliyoni nyinshi cyane, ariko ushobora kuvuga ati kamfate point strategique ugatanga mbabwire mbigishe, kuko abantu babaye kubigisha biroroshye, kwasona biroroshye, ntabwo ukeneye kuvuga amagambo menshi, noneho ukagenda ubasha kuba wakagura ujya no kubana batandukanye. Rero natekerezaga yuko ubwo bavuga ngo intambara yo kubohora, natwe twakwiriye kubohora abaturage, kuko abaturage bakeneye kwegerwa, leta ikababwira ibyo kumanywa, nawe ukababwira ibyo nimugoroba, mbese kugeza nawe propaganda yawe iciyemo. Nicyo natekereza gukusanyiriza abantu uranga. Urakoze Eric. Nibyo, hari ikintu gikomeye bakunze kugarukaho nyine, nuko ibi dukora, ibyo tuvuga, turabwira abanyamahanga, turabwira abakurikira, ariko tugomba no gukora ishoboka byose abanyarwanda nabo tukabegera, kandi tukabegera mu buzima barimo nuko babayeho, uko bigomba gukorwa. Wenda abantu bashobora kubiganira mu bundi buryo, ariko ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo ubwo butumwa
ibikorwa byacu uyu munsi ndetse n'ejo hazaza b'ibikorwa byegera abaturage, kuko n'ubundi niba twifuza impinduka nziza, nuko iyo mpinduka yagombye kuba ishingiye ku kwifuza ibyo abaturage bifuza, ibyo abaturage babona byabagirira umumaro. Ibyo rero ntabwo ushobora kubimenya utabegereye, nta nubwo ushobora kumenya uburyo ki iyo mpinduka yabo ibafitiye umumaro mu gihe utegereye abaturage. Sinzi niba hari umuntu wundi wagira ikintu avuga mbere y'uko dusoza, yaba ntawe uhari. Nkabashimira abantu bose baje muri space, nkabasaba ko bakwitabira cyane ubukangurambaga bwo kugira ngo bereke isi ko mu by'ukuri mu Rwanda nta matora ahari, ko ibintu bihari ari ibintu bya nyirarureshwa byo kugira ngo umuntu abeshye ko yatowe, ariko mu by'ukuri nta munyarwanda wagiye mu matora, kuko ntushobora gutora udafite ubwisanzure, ntushobora kujya mu matora. Abanyapolitike bose bafatika bagombye kwiyamamaza, nta n'umwe wemerewe kwiyamamaza. Abari hanze nta n'umwe wemerewe kujya mu gihugu, cyangwa ufite ayo mahirwe kuba yajya mu gihugu bitewe n'uko amategeko ameze n'uko sisiteme imeze ngo abe yakwiyamamaza. Ufite umubare w'impunzi zitabarika mu mahanga urenga kuba utemera ko zitaha, ahubwo usanga no mu mahanga kujya kuzicirayo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mukoreshe rero uburyo dufite bw'itumanaho, hari za flyers nk'uko twagumye kubivuga ziri hano ku mbuga zitandukanye, nazishyize muri commentaire y'ikiganiro, ku rubuga rwanjye, imbuga za ba Eric n'abandi batanze ibitekerezo hano, ba Maya n'abandi biriho. Mushobora kugenda za message mukazitanga ahantu hatandukanye, mukaziha inshuti zanyu, mukaherekesha ubutumwa bwerekana ibibazo dufite mu gihugu nk'abanyarwanda, ko mu by'ukuri bareka kubeshya isi ko hari kuba amatora mu Rwanda, kuko ntago amatora ashoboka mu mwuka cyangwa muri environment iri mu Rwanda uyu munsi. Abanyarwanda bakeneye kubohoka, abanyarwanda dukeneye kwibohora, kandi nta wundi uzatubohora. Ibyo bindi byo kugira ngo amatora azabe noneho akazaba hanyuma, ariko abantu bafite ubwisanzure. Eric rero ndagushimiye cyane. Sinzi niba wenda wasezera ku bari mu kiganiro, abatanze ibitekerezo namwe ndabashimiye. Wafata amasegonda make cyane ugasezera ku bari mu kiganiro, tugasoza ikiganiro. Urakoze. Ya Rugaba, urakoze, wakoze kuntumira. Wenda icyo navuga, buri gihe numva ntekereza Kagame atsikamiye u Rwanda, ariko ntabwo afite controle ku mbuga nkoranyambaga. Aho ngaho naho turi mu bihugu biri hanze y'u Rwanda, tugomba kumurusha imbaraga. Iyo ngiyo nicyo kintu numva twagombye kumvikanaho. Hanyuma ngashimira abantu batanze ibitekerezo. Eric Niyongabo, ndagushimiye cyane, kuko iki kintu cyo kutugaruka dushyira mu Rwanda ni ikintu cyiza gikomeye cyo kutugati duhere aho abantu bababaye, tubyumvikaneho. Ndatekereza yuko abantu bababaye nabo bagomba kuba ishingiro ry'ubwisanzure. Wa mugani, hari abantu bari mu mazi y'akazuyazi nka cya gikeri, kandi amazi barimo barayacanira, bazajya kuba mu mazi ari bikubira batabizi. Kubera iki? Kubera yuko amazi y'akazuyazi nta kibazo umuntu igikeri cyayabayemo, ariko ugenda ucanira kibagirwa gusohoka mu mazi, kikazajya kubona akenge ko gusimbuka amazi yatangiye kubira. Ariko abantu bari mu bibazo uyu munsi barabona ko nyine bari mu bibazo, niho byahera mu Rwanda. Kandi Kagame ntago ari Imana, wa mugani yarabivuze, si Imana. Nawe agomba kuvaho, hakajyaho umunyarwanda ubereye abanyarwanda, uduha ubwigenge, uduha ubwisanzure. Nicyo abanyarwanda bose bakeneye. Urakoze Rugaba, abantu twese twari turi kumwe hano, murakoze. Mukomeze mutange iyi message ahantu hose muri, kuko nta muntu uzamenya iba mu Rwanda tutabimubwiye. Ntago abantu bareba mu mitima, ntago bazi igihugu cyacu kuturusha, kandi kugira ngo bakimenye nuko tukivuga. None tujye no mu Rwanda dufashe abo banyarwanda, tubabwiye tuti tutabikora twebwe ubwacu, nta muntu uzaba mu mahanga ngo aze kubidukorera. Urakoze Rugaba. Urakoze cyane. Reka nsoze. Ngiye gusoza, hari akarimbo ka Mako kitwa Muniga Ntama nifuza gutura intore zose zagaragaye muri no kampanye, ndetse n'abavuga ko bashyigikiye uriya mukandida wabo. Ariko mise nibuka ko hari umuntu wanyandikiye ambaza indirimbo natangije ikiganiro ko yitwa, indirimbo natangije ikiganiro yitwa Ikipe Yiba, y'umuhanzi Rukuku. Ikaba iri kuri YouTube channel ya Rwanda Rwiza TV. Ushobora kujyaho, naho tujya dushyira ibi biganiro biba byatambutse.
akayibona igihe haba hari undi muntu wenda uyikeneye. Hari umuntu wanyandikiye ayimbaza. Reka rero dusoze bashyiraho aka karimbo kitwa Muniga Ntama ka Mako. Nifuza ko gashimisha cyane intore zose, cyane cyane intore nkuru muri iki gihe bitegura nyine kubyukiriza abantu ku munigo, bajya kubabwira ko ngo bagiye gutora, nyamara mu by'ukuri amatora yararangiye kera. Umugoroba mwiza muri hose, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Jangombe gihanga cy'Rwanda yarashegeshwa yarababaye abonye amahano y'ibibera i Rwanda ariyamira ijwi rirenga. Jangombe gihanga cy'Rwanda ndagutabaje kuko ni wowe waruhanze udutsindira umwanzi kuko yayogoje u Rwanda. Yazanye barikunda ngo nayobora u Rwanda, afata inda n'impanga amushyira ku bigega. Ubu ntabasha kamba, hasigaye ibishunga, imidari y'ibirenge yambitse ibisambo. Tugira abatware dufite abadutanya, ntitukigira ijambo, amashigo yarashegeye. Tugira amahitamo, dutinya ruhuga. Ubu ntabasha kamba, hasigaye ibishunga, imidari y'ibirenge yambitse ibisambo. Tugira abatware dufite abadutanya, ntitukigira ijambo, amashigo yarashegeye. Tugira amahitamo, dutinya ruhuga. Ubona muziranenge ku ngoyi kandi nakebuka, nkabona Muniga Ntama ku ntebe. Ibi ni ibiki? Ubona muziranenge ku ngoyi kandi nakebuka, nkabona Muniga Ntama ku ntebe. Muniga uyanze arahonda, agacoca kamugaza agaterera ku gasi. Azi gutera ubwoba, agatontoma nk'intare ibyukiye ku muhigo. Ntazi kugera iminsi no kumenya ibihe, ntirusira amateka. Muniga uwo yanze arahonda, agacoca kamugaza agaterera ku gasi. Azi gutera ubwoba, agatontoma nk'intare ibyukiye ku muhigo. Ntazi kugera iminsi no kumenya ibihe, ntirusira amateka. Duhaguruke abashaka amahoro, dufatane mu nda, simbuzire zinabi impunzi u Rwanda. Duhaguruke abashaka amahoro, dufatane mu nda, simbuzire zinabi impunzi u Rwanda. Igihe kiraje iturufu ryo kubeshya rihambirize habona, abo bahawe n'abayezebeli bazishyura baruhe. Bamuniga Ntama n'abandayimanga bazisabira gupfa. Bamatse ibihugu bazabigarama, tubashyize mu rukiko. Abababaye, abatorotejwe, abacunagujwe, ababuze ijambo bazindaga mu bicu bati harakabaho. Abashakamba badukikije umwanzi harakabaho. Intwari z'u Rwanda zikunda mu mahoro harakabaho. Abasanganywe urw'imbaraga harakabama. Abadashyira icyitwa imbere harakama. Abadashyira icyitwa imbere